reka nkwifurize ibihe byiza aho ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Utameze neza uherereye mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, ihangane komera kandi ushikame, ariko nanone usenge kugira ngo ibyo bihe by'icuraburindi bigose ubuzima bwawe bibashe kwegeraho cyangwa se ubashe kubikomereramo. Birashoboka ko wanasenga ntibigende, ariko birashoboka ko wabikomereramo. Kuri screen zacu tugiye kuganira n'umwari mwiza cyane, mwamubonye. Turaganira, afite ibintu byinshi bikomeye cyane tuza gusangira n'abadukurikiye. Reka tubahe ikaze, tuguhaye ikaze. Amena, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha kandi ndabaramukije. Sibyo no kubaramutsa umwaka mushya kwanza. Yego. Sibyo? Yego. Umwaka mushya kuko ngenda cyabibwira abantu nk'abantu tutari duherukana. Navuga nubwo twinjiye mu kwa kabiri ariko umwaka mushya. Yego. Yego. Ndabasuhuje abakunzi ba Baraka TV. Yego. Akana nagize n'amatsiko nibagirwa kubaza bose Baraka ni izina ryawe cyangwa Baraka ni izina rya Cana. Abantu benshi n'ubundi bahamagara Baraka ariko ni izina rya Cana. Ngiye ubusanzwe ni Albert Niyonsaba. Okay. Sawa rero ncuje n'abakunzi bawe mbabwira ngo umwaka mushya muhire. Yego. Yego nukuri abatameze neza. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo hari kurira kwarara umuntu ariko bwaki impundu zikavuga. Cyane. Ayo marira nibyo byishimo by'ejo hazaza hawe. Komera ushikame. Ariko ejo impundu zikavuga ku muntu wumviye Imana. Yes, of course. Adukurikiye batumvira Imana bamenye ko rwose bihuri muzabigumamo. Yego. None icyo umuntu abibye nicyo asarura. Yego. Hari ushobora kuba ari kurira amarira y'ingaruka y'ibyo yakoze, sibyo? Hari ushobora kuba ari kurira amarira Imana yemeye ko yarira kugira ngo azavemo bwa buhamya buzakomeza abandi. Yego. Ariko noneho n'uri kurira arira amarira y'ingaruka y'ibyo yakoze yiteye haracyariho imbabazi z'Imana cyane, haracyamahirwe ya kabiri. Yemeye guca bugufi akavuga ngo Mana ndemeye ko ndi umunyamakosa nakoze ibi. Kandi ubundi nje namajije kubona ko umuntu yemera ari uko kera bajyaga batubwira ngo kandi ngo wowe wemezwa n'umugeri nka moto. Iyo twakoraga amakosa tugakomeza dukora amakosa cyane, cyangwa ukatubwira ngo uzongera rimwe mubabarire kabiri ngo ku bwa gatatu, noneho bwa gatatu ukaba ubwo bashyiramo impuhwe nyine z'ababyeyi. Cyangwa bakakubwira ngo gutwi kwawe ni nk'uko ihene tubanze tukotse ujye wakumva. Kugukurura ugutwi. Gutwi kw'ihene kumva guhiye. Ku bwa kane sibyo hakaba ubwo batagukubita ariko hakagira ikintu baguhimisha nawe ubura mu bintu ukenera cyane, noneho ukazabona ngo bwaba ndimbuze iki kintu kubera iyi ngeso. Ngerezwa kuyireka ko ari amahirwe ndi kwibuza. Ariko si bose bagira ayo mahirwe cyane. So rero tutavuze byinshi, Imana iduhana umugisha. Nitwa Ntabutakiba Gisele Dorcas. Yego. Ndi umukobwa. Ndakavuze kugira ngo abantu batazambaza ngo harya ngo uri umukobwa. Ndabivuze cyangwa uri umumama. Ndabivuze ko ndi umukobwa ushima Imana. Imana yakuye kure. Nsengera muri Zone Temple Gatenga. Ariko nakijirijwe muri Zone Temple y'i Musanze. Yego. Uri umukobwa ko utinze kuba i Musambi. Ubikiriho ninze kuri Musambi. Umukobwa. Buriya ntabwo ndacyari mu ruganda, buriya ndi gucurwa n'uwanjye arimo aracurwa. Ndacyari mu ruganda nawe nyine arimo buriya sinzi hasigaye. Ndavuga ngo se haba hasigaye nabangeze hageze hano mu kanwa niho hageze cyageze hano ku jisho bikaba byenda kurangira kuko ncurwa nyine sinzaho ngeze. Nari mbivugiye abadukurikiye ngenda bizi ko igihe n'igihe cyacyo igihe kizagera. Ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Nari mbivuze nkurikije ko hari umuntu udukurikiye uvuze ko watinze. Ko natinze? Ahubwo hari n'igihe nari numva ntabishaka. Wagiye wigeze wumva udashaka gushaka umugabo? Kora nyine ibintu nabonaga bikantera ubwoba. Nk'ibikijije? Kubona nk'abantu nzi bashatse zigahita zisenyuka. Nkumva abashuti banjye bagiye bashaka, bagiye badivorsa n'abagabo. Sibyo, nkabona abantu benshi badivorsa nkumva n'amakuru uburyo abantu benshi batandukana. Noneho nza kumva ko no mu rusengero bibaho. Nkumva ncitse intege, nkumva ndabyanze, nkumva ntabwo nzashaka. Iyo ni Satani. Mbese ntabo ujya uhuza amakuru b'inshuti zawe nanone barambiye mu ngo?
ntabwo ujya uhuza amakuru cyangwa se utekereza ab'inshuti zawe bashatse kandi bakomereye mu ngo? Yes, barakomeye, ariko hari ukuntu wiyumvira ibintu noneho ukagenda ukabyisetingamo. Iyo aba ari Satani ishaka kwimura iby'Imana yimitse muri wowe kugira ngo yimike ibye, yimike imyumvire ipfuye, ya myumvire azakoreramo kugira ngo n'ubundi nubwo ukijijwe ndagukuramo gushaka, kuko nyuma naravuze ngo nanone ntashaka ntabwo byoroshye. Ariko ndangije njyenyine nza kwicara ndiganiriza ngo harya nimba koko narakijijwe nkava muri buriya buzima bugoye kuriya, ntihariho abandi basore nabo Yesu yakuye mu buzima nari ndimo, gute nubwo bwaba ari ubwibone, gute niyumvisha yuko njye nimba nkijijwe nkaba numva ko mu gihe nubatse nakubaka nubatse kuko nakijijwe ndushye nkeneye kuruhuka. Why not ntashobora kwizera ko Imana ifite ari umwana umwe yambwiye ngo Yesu afite ibihumbi n'ibihumbi by'abasore bikijijwe, ngo ntago abasore bose ari kimwe. Oyamiraho nguhereho ajya kuri kameramani wanjye hari ibihumbi by'abasore bakijijwe cyane bakeneye kubaka rero hari n'undongera nkakibwira niyo kongeye kugaruka nkomeje kureba ibintu bibi birushaho kubaho noneho nyine byo mu ngo, noneho nyine urabona ko mba ku masosho media nakira ibibazo by'abantu byabo nsengera nkabasengera ariko nkumva ndababaye. So rero nkomeza nkongera nkavuga ngo hariho umusore warambiwe nawe ukeneye kwicara hamwe akubaka nk'uko nanjye narambiwe cyane. Uwo nguwo igihe cy'Imana n'ikigezi zaduhuza cyane. Ariko utwekereje aho Imana yagukuye, uburyo wananiwemo, ushobora kwifuza ko wabana n'umusore utarigeze ugira umukobwa n'umwe ahura nawe? Buri ibintu byose bigenwa n'Imana. Umusore w'imanzi ibyo ushatse kuvuga, umusore w'imanzi utarigeze ahura n'umukobwa Imana yamuteguye nta kibazo. Ubihuje n'amateka yawe wumva nta kibazo cyaba cyane. Kwari icyo bimbajije tumbaze ibyo ngibyo tubive maze dusenge maze ubundi dukora ikiganiro. Ngwaye ikaze dusengere dutangire ikiganiro. Urabibwira impamvu bimbajije? Ndayikubwira. Sawa. Uwiteka Imana Data umurengezi wa twese, papa wacu mwiza umenya abana be, ukatumenya ukamenya ugukura kwacu, ukamenya gusaza kwacu, ukamenya agahinda kacu, ukamenya ko ababyeyi batubyaye batamenya, umubyeyi mwiza wadusanze twivuruguta mwivata ukadukuramo nyaguhora ku ngoma, wowe ukora ibyo ababyeyi batashobora ndetse ukaturebera n'aho ababyeyi batatureberera. Icyubahiro kibi cyawe nyaguhora ku ngoma, ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza, ngushimiye uyu mwaka, uyu mwanya ngiye kwicara kuri kamera kugira ngo mvuge kugira neza kwawe, ngushimira ko wongeye kungarura kuri kamera nyaguhora ku ngoma. Rero ngewe nciye bugufi imbere yawe mu izina rya Yesu, imbabazi zawe no kugirirwa neza zimbonekeho, imbabazi zawe ziboneke kuri kameramani, ziboneke ku munyamakuru tujye gukorana ikiganiro, nkunda kumwita ngo Baraka nyaguhora ku ngoma. Amaraso y'umwana w'intama w'Imana atanduye, amaraso y'igitambo kizima kitagira intenge, akureho ibirego byose biturega mu izina rya Yesu Kristo, akureho umwanda wose w'ibyaha, akureho umunuko wose w'ibyaha, atweza dutunganye. Mu kanya twa turimo turavuga ngo turabanyabyaha bo kubabarirwa, ndi kuvuga ngo mvuye mu rugo nihanye ariko ndubu ndongera nihane. Rero ayo maraso avuga ibyiza atubonekeho, ayo maraso aboneke ku bagiye kumva ibi biganiro nyaguhora ku ngoma. Rero ngo uhaye ikaze muri jewe, ntaba ari jewe uvuga kuko mvuze navuga n'ubujajwa, navuga n'ibyo kwishyira hejuru kwiyemeza abantu, ariko wowe nuvugira muri jewe uramenya ibikwiriye byagirira abantu umumaro, kuko hari uwaraye arira bwaki impundu zivuga, hari uwaraye arira atazi icyerekezo, ariko amagambo ugiye kuvugira muri jewe akamuha icyerekezo. Ngaho urakoze nyaguhora ku ngoma. Icyo ducishije bugufi ni ibitavuga Imana byose, dukubise hasi imbaraga zose z'umwanzi, turametraliza gukora kose k'umwanzi muri iki kirere. Aha hantu turahejesheje amaraso yawe, turahakwereje, tuhamanuye ikibatsi cy'umuriro gitwike gikongore amaboko yose y'ibitavuga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Kontrole y'amaraso yawe zimire bungura izindi kontrole zose z'ibitavuga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Jose hanyuma rero turakwakiriye. Amen, murakoze. Jose, hari Jose tureba kuri kamera, uravuze uti nari ndemerewe. Jose wa none atandukaniye na Jose wa kera. Jose wa kera yabayeho binyuze mu zihe nzira, Jose w'ubu ngubu abaho binyuze mu zihe nzira?
reka tujye kuri Gisele wa kera. ega Gisele wa kera rero Yego. ntekereza no kuza kuvuga ngo nongere nkore ikiganiro. Twari tumaze ukwezi gushize kwa mbere, Yego. twari mu kwezi ko kwihana. None ukwezi ko kwihana no kuvuga ubutumwa, tukagenda no mu bantu bakatubwira ngo muve mu nsengero mugende mujye kuvuga ubutumwa hanze. Nkavuga ariko se Mana sinabuvuze kuva 2019 mvuga nongere mvuge tena, nkumva njyewe naravuze. Nkavuga ngo ongeruremo ubundi buhamya then ngende nje kongera mvuge. Ariko let me tell you, Albert, Imana ikora ukuntu gutandukanye nuko twebwe donc ikora ugushaka kwayo gutandukanye nuko wowe ushaka. Ati gute? Noneho abavuga butumwa bakakomeza bavuga musohoke aka gatuti sa kanyu nakagitwaza mwebwe mugende mujye kubwiriza ubutumwa hanze. Nkumva ibintu bari kuvuga nibyo, gitwaza ari kubwiriza twebwe twamajije kwakira Yesu umwami n'umukiza already. Noneho birasaba ngo tugende tujye kubwiriza, kuko nubundi njyewe mu kanya ndavuze ngo njye rero ndya mugani no kubwiriza mu rusengero numva atari ibyanjye, ahubwo ibyanjye motari untwaye kugenda mubwira aho Imana yankuye, hari aho mbibwira bakanyitegereza muri face nkava wireba look, kuko ni Yesu wayihanaguye, yatayihanagura sinari kubanza gutya. Nababwira imyaka bagatangara. Ndeni ndavuga ngo ajugejeje ingahe? Oya nayo nkubwira. Wowe urambwira bya ndi turi bivugeho ariko imyaka nayo nkubwira. Yego. Nayo nakubwira hanze ya kamera. Yego. So then ubwo numva ko ndavuga kandi Albert twize kuvugana ikintu cyo kuvuga ubutumwa, gukorera Imana. None se ubu nagiye nkavuga ubutumwa, naranakubwiye ngo njye rero nago njya kuri kamera Imana itambwiye. Nari menyere kuza kuri kamera ruko Imana imbwiye ati genda umbwirire ubwoko ubwanjye gutya na gutya. Ariko kuvuga ngo nje gusubira mu byo Imana yankuye numva bitari byo. So rero nabwiye sister wanjye ndamubwira ngo kumukubwira ndavuga Imana iguha umugisha kuko Imana yakunyuzemo sinabyumva ndanabyihorera. Baravuga ngo sawa nzasenga Imana nibikunyuramo uzaza tuvuga ubutumwa tubwire ubwoko bw'Imana kugira neza. Then noneho mu kwa mbere umva ko bimbwiye mu kwa 12 mu kwa mbere numva bavuga iryo jambo nkakwibuka, navuga Albert yaneje Imana buriya niyo mpamvu ndi kubura amahoro. Then noneho kankubwire rero kuntu cyambwira abakunzi badukurikiye kuntu natekereje kuvuga ngo reka noneho nze mvuge. Hari kuwa gatatu nari mbyutse ndi kwitegura kujya ku gicaniro, tugira igicaniro cy'abajene kuri wa gatatu nijoro. Ndi gutekereza kujya kwitegura nyine kujya kuri eglise, igicaniro gitangira saa 3. Noneho mbyutse njye gupfuka imbere y'igitanda, sinzi ukuntu byanjemo, sinibuka akaririmbo nari ndi kuririmba. Noneho ndangije nibuka hari ukuntu njye mu buhamya bwanjye harimo n'ibyo ntavuze ngenda nibuka. Donc ndi kwibuka gukomera kw'Imana. Uziko niyo waba ufite ibibazo warakariye Imana, hari igihe ikuzanira utuntu twaho yagukuye ugatuva uyo Mana yo ciye bugufi umbabarire, kumba nkunda gutyo uri kunyibutsa kugira ngo numve gukomera kwawe. Naho wagiye urahari kandi uracyakora. Nibuka ibintu nakoze ndangije ndavuga ngo uwite iyo utankiza ubumba meze gute. Njye ndi kwibwira mu cyumba cyanjye mba ndi umusazi, iyo mba ntari umusazi navuze ngo mba narabaye trauma mu mutwe. Ijwi rirambwira ngo vuga cyangwa wari kuba warapfuye. Ndavuga ko nari kuba narapfuye cyangwa iyo mba ntarapfuye nanone nari kuba ndi umusazi ugenda wivugisha mu muhanda. Abantu bavuga ati dore uriya mukobwa gutya na gutya. Mvuga ukuntu nari kuba narabaye umusazi, nta bwenge, naratawe ubwenge, nararindagiye simbizi. Ubwo nari mbivugiye iki? Nibutse ukuntu icyo gihe twari tuvuye gusohoka. Noneho ndangije mpamagara abana tugiye gutaha ngo bari bakengira ngo abandi bari muri vacances, kuko mu kazi nakoze njyena kuva kera nkunda abana. Nagiye mfata abana babaye ab'imfubyi nkabarera ntarabyaye. Ahubwo nari nzi ko nzana ifoto, natekereje ngo ndi kukwereka ifoto y'utwana nareraga ukuntu twasangiriraga ku plateau ntiduhage kuko nabaga nabonye amafaranga adahagije. Mana we ndaje mbivuge. Noneho ngira abari bahari ngumva ngo mutegure icya cyumba cyanyu, kuko cyari icyumba kinini abana baryamamo ku gitanda bakaramburana matera hasi, kandi noneho harimo n'ibintu byabo. Cyari icyumba kinini, yari inzu nini y'ibyumba 5 na douche na toilette 2.
na kitchen yo mu nzu urumva ari inzu nini ifite na manex musanze inzu y'150 yabaga ari igipangu cyawe na manex byose ukabifata narazifataga nkazicumbikiramo abandi bantu cyangwa nkaziha abantu bababaye muye nabo bababaye nkayimuha akayibamo ku buntu kuko navugaga nubwo ndi umunyabyaha reka ngire neza Imana niyo hereza marayika mu rugo rwanjye nta nkota azazana azasanga ndi umuntu wenda wacumbikiye marayika simbizi Imana ntimane abikora gutyo ngo ibyumba byose mu bitegure icyumba cy'abashyitsi n'icyanjye byabaga biteguye ariko ibindi byumba nyine abana bamwe batari barimo bari muri vacancy mujye mu mageto ubwo byari bigiye kugenda gute nari mfite umutipe w'inshuti yanjye washurangiraga abasitari ubwo abasitari ngira ngo urumva ibyo byumba uretse icyumba kimwe twigeze guhindura icy'amasengesho nicyo kitarawemo ibindi byumba hazamwe abasitari urumva abana nisanze bagiye muri geto nyine hazamwe abasitari bari kumwe n'abakobwa babo bavanye i Kigali uri kumva ngo ufite inzu rwose nini uburyo abantu bazaga bavaga i Kigali ntibiri bajya gushaka amaronji twakundanaga urumva yari afite connection n'abo basitari ati njye mfite umubebi ufite inzu nk'umukire ufite inzu muze nta kibazo bagera i Musanze inzu yawe ikaba yagirwamo hari n'ukuntu bazaga bagakora ibitaramo ndeni bagahita wenda basubira i Kigali batiriwe bajya gukodesha amahoteli bamwe noneho rero warabazana cyangwa ntibirirwe banakodesha amahoteli arabazana niyo nshuro imwe byabayeho inshuro imwe ni inshuro ebyiri I think ikindi batari imwe noneho ndangije mpita njye nyine niganiriza ngo ese reba nka buriya njyewe ndyamye mu cyumba n'uwo mutipe inshuti yanjye kuri matera yanjye n'undi mutipe n'umukobwa abahungu babiri mu cyumba kimwe n'abakobwa babiri mu cyumba kimwe ubwo urumva amabara nari ngezeho ikindi cyumba kirimo undi mutipe n'umukobwa ikindi nacyo kirimo undi mutipe n'umukobwa yari umufiance we tena ikindi nacyo kirimo abatipe baryamyemo ariko nta bakobwa kuko bagiyemo ari benshi bo baryamamo nta bakobwa ariko numva ibyo bintu nari ntangiye gukora iyo Yesu atangirira neza ntago byari byiza mu maso y'abana ndi kurera ntago byari byiza nubwo abana wenda bari bazi ngo n'abafiance babo n'abasheri babo bavanye i Kigali ariko ibyo ntago byari byiza mbivugiye ko nari ndushye ndemerewe mbwira Imana ngo nkura muri ubu buzima bwo gucuruza umubiri ngatunga abana mbatungishije amafaranga nacurujije mu mubiri noneho ntinzagukorera kandi nongere n'umubare w'abana bwa buzima bwiza Imana ibunkuyemwo ndangijeho kugira ngo niture Imana umva ibyo nari ntangiye gukora abana bavuye mu nzu y'amageto kuko ndibuka nakodeshaga inzu mbibwira Imana icyo gihe nakodeshaga inzu itarimo sima ahantu hose numva tugeze mu nzu nziza mu gipangu cyacu urumva ibintu ntangiye gukoreramo ntago ndetse abana umugisha Imana yabahaye ngo bawisanzuremo urumva nubwo nabikoze rimwe cyangwa kabiri iyo umwuka w'Imana atangirira neza urumva inzu nari bunayihindure na rogi njyewe nari mbyivugiye mvuga ngo Yesu iyo utangirira neza buriya nari kuba ndi kukurerera ibyo nari kuba ndi kubereka byari kuba ari ibiki nanyije navuga ngo Mana warakoze kumpa agakiza kuko mbivugiye ikintu kiremereye cyane cya mbere na mbere mbivugiye ko nshima Imana kubwo narushijeho kunguka kumenya uburemere bw'inyungu y'agakiza ubu ngubu abana ndera n'abavandimwe banje bajyaga bavuga ngo ndi bariya ngo nabo ngo ko wa mukobwa ufite umugabo w'umuzungu w'indaya kumva umugabo yawe ari umuzungu uwo nguwo twahuye akankura muri ubwo buzima yari umuzungu nyine umuzungu nyine adresse y'abana bo mu rugo yari ukuvuga ngo ni abana bo kwa wa mukobwa ufite umugabo w'umuzungu w'indaya ariko ubu noneho ndeba nkavuga ngo ubu noneho baravuga ngo ni abana bo kwa wa mukobwa urera abana ngo bari abana nabo ku mukobwa urera abana utuye hariya utuye mu Kagarama cyangwa se utuye aha ntabwo bakivuga w'indaya y'umuzungu cyangwa y'undi wundi wa mukobwa wo kwa Gitwaza wa mukobwa wo muri Zayoni uri kumva identite yarahindutse Gisele reka twinjire kugira ngo tuze koroherwa cyane reka nje kuri Gisele w'icyo gihe utubwiye kugira ngo Gisele abo w'icyo gihe agere ku rwego atangira kumva yaragomeye Imana Gisele urwo rugendo warutangiye ute urutangira he icyaguteye kurutangira cyari ikihe icyaneye kurutangira nuko
je navuze ngo mana ababwumvishe na kibazo ntibubacumuze ko ari igihe banavuga ngo nese babuze nge naje kubwira abantu batabuzi yego hari n'ababuzi ariko bafite ibindi batumvishemo yenda bari bugende bumvamo bishyashya nje kubwira abo Imana yateguye ko bumva then urabona natangiye mu rugo ndi umwana nsubira ndi umukobwa wa kane yawe umukobwa wa kane abandi nabona abakobwa cyangwa imbere abakobwa 7 n'umuhungu umwe yego ndi umukobwa wa kane ariko uwo dukurikirana we yarapfuye noneho njyewe ninjye wavuyemo muri abo bakobwa siniga ngo ndangize na primaire ngira ngo mukuru wacu uwo tuzi uwundi mukuru wanjye we sinjya menya turavukana kuri papa sinigeze mubaza ngo yarizagera mu wakangahe ariko uwo nzi no tuvukana kuri mama yarizagera mu wa karindwi wa kera njyango wa mbere secondaire ubu sibyo noneho ninjye wageze mu wa kane primaire mvamo then njya gukora akazi ko mu rugo nkora akazi ko mu rugo i Karongi sibananyishura habe n'ukwezi nakumwe banyishuye kandi bari bamaranye igihe ejo bundi nari ndi kubitekereza sister kuntu nta nubwo bigeze banyishura noneho mama araza kuhankura anjyana mu rugo ndongera none ngaruka i Kigali mpatangira akazi ko mu rugo ndera abana bivaho kurera abana njya gukora muri restaurant rero niho ubusugi bwanjye nyine njya nkunda kuvuga ngo niho bwangirikiye kuko ntangiye guhura n'abantu benshi batandukanye noneho nkundana n'umutipe then aba ari we Mviyora Amviyora azi ko mubeshya asanga ndi vierge ariko nkaba nzi ngo ubwo nanduye tena ariko yakoresheje protection yari protege ariko numva ko nubundi nje narinzi ko nubwo kuko yajyaga bavuga ngo nabwo umuntu arandura ariko no mu giturage abantu baba batazi ibintu batabisobanukiwe ndavuga ngo ubu ngubu nanduye yego icyo gihe wari ku myaka ingahe ku myaka mikeya nimba yari imyaka nari ku myaka 14 so ubwo ntabwo nari ndi kuri 13 hari sho kuba ari 13 cyangwa 14 nari mutonya noneho ubwo mva muri ya restaurant ndongera nsubira mu rugo byo gukora mu rugo ndongera ndahava njya gukorera abasiribateri nabo ndahava ndongera nsubira i Karongi yego njya gukora noneho muri bare mu mabare noneho niho byarushirijeho noneho rero sasa yego nari umukurajeri n'ubu ibintu nkoze iyo ngiye ndi mu kazi ndakora kajya mu kagiye kaba ari akanjye kaba atari akanjye nkora nk'uwikorera nkunda kandi niko n'abavandimwe banjye bamera n'ahantu bakoze bahava batabishaka ko bahava nagiraga courage ngakora mu bakiriya nkaba ndi guseriva mu gukoropa nkaba ndi gukoropa no mu mashambure y'abakiriya nkaba ndi gukoramwe amasuku uwo nkoreye akamatipu kanabwira tukapanga tukaza narangiza akazi mbeni mabuja yagiye nkaba mbiziranyeho n'umuzamu gahita njya kumureba ngakora akazi ngahembwa nkabona amatipu kubera nari umukurajeri nita kubakiriya cyane ariko se wenda ntaguciye mu byo uvuga uti nkigera kuri restaurant ngiye muri bar noneho bindi abakobwa bose bakora muri bar bibabaho ni ibintu bibaho wenda njyewe nivuga cyangwa na mugenzi wanjye wanjyanyemo we niko byari bimeze ariko ntago ari bose ndavuga muri iki gihe kwera ukuntu mbibona ntago ari bose hari umuntu ujyamo kubera ko yananiwe yabuze ubuzima imibereho yanze akifata ntago ari bose hari ugenda afite intego yo kuvuga ngo ngiye kugira ngo mbone umushahara mbone uko mbaho ariko hari abazi kwifata badakora ibyo no mu mahoteli umugabo akaba yamutereta akabyanga kuko harimo n'abakoramo bakijijwe mu mahoteli no mu guest house bakoramo ariko jewe urumva ko njyewe nari narangiritse already nkumva ko amafaranga y'umushahara nayabona kandi nkabona nayo ngayo yo ku ruhande arenze ayo nakoreraga mu rugo urumva ko njyewe nyine niko nimba navuga ngo niko zari zarandondoye ndiko tuvuga ngo ziba zarondoye umuntu karande nyine niko zari zandondoye so gusambana cyane noneho no guca amafaranga nyine urabyumva ngera ku rwego rwo kujyana guciririkanya amafaranga aho muri bar mwiyo bar yo Kibuye ariko buriya ntabwo nari nzi no guciririkanya amafaranga navugaga ngo nkambwira uramanga akambaza ngo uramangahe ngo ndaguha ngahe simbizi nkumva mfite ubwoba n'isoni rwo guciririkanya amafaranga kuki wagiraga isoni zo kumubwira ngo uramangahe maze no gusabuza ukuntu ngira isoni nukuri wabaga ugiye kumuha ibyawe nubwo ngiye kumuha ibyanjye ariko none se ngaho ibaze ko n'ubu ngira isoni
zo gusaba ni ukuri kugira ngo nsaba umuntu sizi bintera isoni ni ukuri noneho majije kugira abana nibwo nabwiraga nti njyewe rero mfite abana ndera b'imfubyi n'abandi bana bindushyi ubwo ntabwo mbizi wowe ungenere uko ubyumva ko mfite umuryango nkagira isoni n'uwo mbibwiye nkabimubwira ariko mva cyangwa mvuze makenya mbaye ikigori niko navugaga so rero urumva aho ngaho mpamenyanira n'umuzungu kuri iyo guest house nta cyongereza nari nzi ariko kuva kera naragikundaga ndi umwana wo mu cyaro urumva akunda kumva uturimbo tw'icyongereza cyangwa hajyamo amakuru nkakunda kumva ijambo ngo news nkabyumva ko babivugagura ariko nta kintu kimwe nakuramo then wa muzungu turamenyana yajyaza i Karongi akaza tugahura akama amafaranga nkabona amafaranga ari kujya yongera ndaryoherwa ariko akayabwa mukaryamana kayama tukaryamana nkaryoherwa no kugomeza mbona amafaranga satana baba bishukiyemo umuntu akumva ko biryoshye gukomeza ubonamo mu mafaranga ariko akaguhisha ingaruka uzabonamo uri kumva then ndangije ndagaruka i Kigali ubu ujya ku Kibuye kuri hoteli wafite imyaka ingahe sindi kukubwira ko ya 10 nabwo byari biri mu 10 cyaba byageze nka kuko ndibuka navuze ko mfite 14 hari umuntu wamfashe ku ngufu nari ndyamye noneho idirisha ryanjye ikirahuri cyari cyaramenetse aho ku Kibuye noneho nari narushye kubera akazi kenshi niba nari nanyweyeho n'inzoga noneho ndaryama ndagotwa nshiduka umutipe yangezeho noneho bari babiri ashaka ngo niyarangiza ibyo arangiza n'undi nawe azi nshiduka ahagaze hejuru yanjye yamajije no kwambara tena urumva mvuze induru mvugije induru kuko ari inzu nini abandi barabyuka harimo na ba boss kandi ba boss bo ntibigeraga bantinyuka uwo nguwo rero nawe twarakoranaga nawe yari umubosi ariko we uba hanze ariko atari umubosi mukuru nk'abo ngabo ndangije mvugije induru baraza baramufata bamufashe bamenya n'imyaka mfite baravuga ngo baramufunga ukumva bavuze ngo baramufunga mvuze ko mfite 14 binabatera ubwoba wa mutipe kubera ko aho nakoraga nyine sinzi nakoreraga abantu ntabwo nshaka kubavuga ariko bo bahise bumva yuko yampohoteye baramubwiye bati kuki ikintu wowe unazize wowe urumva wamwinjiriye uragenda ugiye no kumufata ku ngufu umuhohoteye kuki utabimubanjije unabimubaze akwemerera wari ugiye gukora ikosa kandi noneho wari ugiye no gukora ikosa ry'uko wari ugiye gukora iby'ukora ugahita umuteza n'undi bashaka kugusambanya ari babiri bahita bamufunga ariko wa mutipe wundi we ntabwo bamufunze icyaha cyafashe uriya basanze amagaze imbere kuko naratatse yaburugurira ngo yongera akinambuye yari yambaye yamajije kwambara protection ndeni aragira bamusanga yamajije kwambara ariko nje narabivuze yego ubwo ngaho nari mfite 14 wari muto nari mutonya cyane kandi uretse ko yaje kugufata ku ngufu wari usanzwe ubikora nabo mwumvikanye noneho ndanavuga ngo ese buriya uriya muntu ubundi buriya disi iyo mba ndi nk'ubu ngubu ntabwo aba yarafunzwe ko n'ubundi nari nararangiye ariko nanone nkavuga yarankoreye ubugome kubera iki yaraje kunkorera ubugome bumeze kuri kuki ataranabinsabye basi yabinsaba nkanamwangira byibuze yanabinsabye ariko yaraje kumuhotera kuza kumfata ku ngufu rero tuvuye aho ngaho numva ko nahise ngaruka ni Kigali yego mukimara guhana na muzungu wa muzungu nyuma nagarutse i Kigali gute nagarutse i Kigali uko mpunze kuko naho bari batangiye gufata abantu b'imbobo ibisambo abanywara umugi ndaya baramfata barankubita mpungira i Kigali mpungiye i Kigali rero noneho ndaza njyewe ibintu nari menyereye none se ko wakoraga muri hoteli watanze amakuru y'ukuri ndaya ntabwo ndi kubivuga byose ndi kwihuta donc ntabwo ndi bivuga byose ndagenda ndasakunego nako ndagenda summarizing noneho aho ngaho aho bamfashe ku ngufu niho nagiye Karongi umukobwa twakoranaga mu rugo yarambwiye ngo ninza njyana aho muri bare iyo bare akazi kararangira njya gukora ku yindi guest house ariyo nahuriyeho n'umuzungu ya guest house nayo akazi nyiri guest house yarahombye avamo avuyemo undi boss nawe nakoreraga unkunda cyane nawe akazi kararangira noneho ubuzima noneho nari gukora ko nari maje kubamo nari ntangiye kuko nari ntuye ahantu hagaragara nkabona hareba muri rompowe nkamenya abavuye i Kigali nkamenya abavuye i Rusizi sibyo nkabona abagiye kuri guest house igihe hari na hotel guest house abari bubyumva leta bamenye imyaka abari bumenye guest house urumva noneho nkahita menya ngo
haje abazungu bagiye firiya mu Nyabidahe kuko niho hari hoteli y'abazungu. Noneho nkatamba ejo nzajya ku mazi koga kugira ngo abazungu bakubone. Rero umaze kubona n'inda yabigize umwuga. Kuva kera nakundaga abazungu ndi n'umwana nabonaga ahantu baba ku mazi nkumva nanjye nzaba umuzungu nzaba umusirimu kandi nzabaho ubuzima babayeho. Kandi najyaga nibwira kera nambara ibirenge ntanazi inkweto. Nangize ngo wajyaga kugira ngo bakubone ube waryamana nabo. Ndi kuvuga mbere yuko mbakunda mbiyumvamo. Noneho ariko no mu rugo twigeze kubagira nayo mpamvu hari wenda. Noneho cyangwa n'iby'Imana iba yaranaguteguriye. Noneho ubwo nkabona abandi baje nkamenya aho bagiye nkacunga nkamenya aho bagiye hoteli bagiyeho n'akabari bari bujye kunyweraho nkagenda nkinyuzwa ku kabari bagiye kunyweraho. Ejo bundi nari ndi kubyibuka n'abana ariko nari munini hasi nkagenda ntanda nari mfite ubu ngubu kubera mibe yatumye ngira inda urumva nari munini hasi mfite ikibuno muri umunange ntibambwiye ngo umwaka usigaye ufite ngo wamize ikibuno cyane ariko mbwira ngo siporo nzaya nkora ngo indi ikagenda. Noneho nyine ndicara ndiganiriza ariko cya gihe mana ndi kuvuga ngo mana wansubije taye njye narifite noneho ntabwo ariyo kugira ngo nkore bya bindi nari kindira nshomuza. Noneho nibuka ukuntu najyaga ngenda noneho nkavanga ariko mana we ngibaza ukuntu taye wari warampaye nayikoreshaga uburayi nagendaga muri rompo nkagenda nkora uburyo umuntu wese ari kugenda abona ikibuno kugira ngo mbarangaze. Satana nakwigisha ibintu utanabonye ahandi uri kumva. Noneho rimwe ndibuka nagize abatipe bamwe barambonye barangije banjyana muri hoteli iyo ku Kiliziya kandi ntabwo byari byemewe ko hajyanwa abakobwa. Barangije ntibananyishura ndavuga niba ngaba bo bampemukiye ntabwo banyishuye. Then nuko nabikoraga. Mwarajyanye bagufashe ku ngufu mwabikoze mwumvikanye. Twahanye gahunda yego twe twumvikanye. Noneho kundi nari nsigaye mbyigenzereza rero nari nsigaye nigira kuri guest house koga aho abazungu bari n'abantu b'abanyamahanga baje cyangwa abantu bavuye i Kigali akaba ariho nigira. Noneho ndibuka ukuntu najyaga noga nako nari nzi koga ubu nsigaye ntinya kwinjira mu mazi n'ubundi navukiye ku mazi. Hariho akantu karekare buriraga bagacubira bakamanuka hasi mu mazi gakora uburyo noga cyane kurenza abandi akaba ari byo byatracting abantu nyine abazungu bagatangarira ukuntu ndi gucubira mu mazi ukuntu nzi koga n'iki bakaba baranguriye tukaba duhanye tukaba turibwiranye. Then ubwo nyine tugapanga ari nk'abantu tugapanga gutyo. Noneho urumva uko nategaga ndakubwira impamvu ndi kukubwira uburyo nategagamwo ko ari gutyo ariko ngeze i Kigali nateze ugutandukanye nuko nategaga hariya. Urumva hariya nabaga nigiriye kwiyogera akaba ariho mbategera cyangwa nkinyuzwa kuri restaurant ku kabari aho bari gukorera bari kunywera sori. Noneho ngeze i Kigali nkubitana n'umukobwa w'iwacu rero wihagiye itabi ugendana n'ibyuma aravuga ati jewe ubu ngubu ngendana ngo itabi kugira ngo igisambo kibesha kuko hari ibisambo biza gutega abakobwa kugira ngo birebe ko hari amafaranga bakoreye biyabambura. Nubuso ubuzima bwo kunywa itabi no kugenda n'ibyuma ngiye nabuvamo nkumva nifitiye ubwoba. Noneho akaba ari umukobwa warinywaga ariko wadakora nk'ibyo nguwo banyigisha gutegera Cadillac. Yego barabinyigisha ariko nkumva mfite ubwoba nubuso umuntu nanjyana ku Kigali ari nini akanyica. Ntangira gutegera ku mihanda ariko bakabwo bavanga ari umuntu akujyana akaba yanakwica cyangwa akagusambanya mu modoka akagujugunya aho ngaho. Wigeze usambana mu modoka? Inshuro nyinshi. Noneho nkumva ubwo buzima nkumva nifitiye ubwoba nkavuga se mana ntangira kujya mvuga mana undengere n'ingendo undengere. Noneho handi Cadillac ndava njya Sherland noneho njya Novotel ariya Novotel Kacyiru Novotel kiriho. Noneho icyo gihe ari hotel mu bana I think. Noneho ibisambo bikaza kudutega kutwambura amafaranga nkavuga mana nundengera kigatambuka kitagize icyo kintu ntwara ndagushima nkiga kubwira Imana gutyo. Mvaho njya gutegera kuri kwa Rando nkabona kwa Rando pandagare ziraza. Noneho banyigisha kujya njye imbere kuba mfite ayo kunywa basi ngo uricara umwe ntabwo uri bubure umuntu ukugurira nubwo waba ufite ebyiri gusa inzoga ebyiri cyangwa imwe. Banyigisha kwicara ku nzoga nkanywa nkaho nciramo kugira ngo yegere ariko kundi bavuga ngo si mukuru nciramo nkanywa gake gake barabinyigisha bivaho. Noneho ntangira kujya ninjira mu Cadillac imihanda nyivaho nkajya njya KBC naho ngatinya kubera ko hari igihe pandagare zazaga bakavuga bati birasaba ngo utege taxi voiture then iyo wamara gutega taxi voiture ihita kugeza ku muryango winjire kubera ko hari igihe usanga pandagare yihishe inyuma muri parking.
ndibuka ubwo nibwo najyaga njya kuva mu rugo nkabwira Imana ngo nunkura muri ubu buzima nzagukora nimara kugukorera nongere umubare w'abana nzongera umubare w'abana ariko kwanza aho sinaho nashakaga reka nkubaze hari abantu benshi badukurikiye ariko ngiye kubariza abandi ngiye kuko njya mbibona umuntu kujyanye mu modoka ukaryamaniramo nuko nta handi aba afite akujyana cyangwa nuko ashaka kubirangiriza agakomeza ibye hari igihe aba ari umugabo ufite umugore cyangwa akaba ari umuntu udashaka kukujyana iwe sibyo akabimva yabirangiriza mu modoka cyangwa akaba ari umuntu uba muri famiye sibyo kubwiye mu buryo butatu igihe aba ari umuntu ufite umugore cyangwa akaba ari umutipe ubana na famiye cyangwa akaba ari umuntu akaba ari umuntu udashaka kujyana indaya mu rugo rwe ego akakujyana mu modoka hari n'uwo abasirikare bigeze kudufata baranadufata nerekanye irangamuntu basanga ndi umwana bambwira ngo uzi ko wowe bagufunga ariko barikomereza ngo uyu mwana sinzi ibyo yisobanuye numvaze ibyo yisobanuye yagiye hirya sinzi ibyo yisobanuye babafashe muri kubikora mu modoka nyine yaragiye kubikora bahita batubwo baradufata sinzi ibyo yisobanuye buriya wasanga yarababwiye ngo ni umwana mpaye lift n'iki bisobanuraho baramureka kuko iyo avuga ko yaragiye kubikora bari bumufunge kuko babonye ndi mutonya so nicyo warumbajije niyo mpamvu nyine ndakubwira hari abantu nyuraho nkabona imodoka iri kunyeganyega ukavuga ngo kajinara yesu ukabona imodoka iri kunyeganyega ariko se reka mbaze gato cyane nk'iyo umupapa ufite umugore yasize aje kukugura cyangwa yifuje ko muryamana aza akubwira ko agukeneye aza akubwira donc aza mu buhe buryo gute umugabo wasize umugore yego akubwira ko ese umugore si byo ko abaza aza none se ni nka kujya hara muri botike kumva cyangwa muri alimentation akavuga ngo ji nangahe suppose ji ni 5 yego nta bindi amubaza arambwira nimba yafite arishura nimba atafite aragabanya ntago bine mwayimpa oya cyangwa se twayiguha so n'undi rero nukaza ndaguha ngahe bagaciririkanya ugereranyije abasore n'abagabo mwahuye abasore batubatse abagabo bubatse abenshi yarabaye bose nabyibuka abenshi yarabahe ntabwo nabyibuka nagiye muri n'abantu benshi batandukanye yari abasore cyangwa yari abagabo bombi bose icyarimwe n'abasore n'abagabo ntabwo amenye umubare wa benshi yari uyu ntabwo nabyibuka harimo n'abo njya nibuka ntibukaga nkibuka ngo ariko uzi ko uyu nguyu cyangwa abona nk'umuntu ariko uriya muntu aracyabaho nawe uzi ko uyu muntu twahuye naho ukabona we ntakwibutse ariko harimo n'abanyibuka ko ndanabyibushye nkaba n'inzobe cyane harimo nk'ijwi cyangwa nkabona nk'amaso agahita anyibuka ntiyongere kukujyana muri bya bihe cyangwa yumve ko ukibirimo nkoya nese icyo gihe ko nari nkiri na mutonya ubu ngubu yego nabwo simvuze saga ari ukwirata yego nabwo nari mfite ukuntu nsa ariko ubu ngubu Imana yanshizeho igitinyiro sibyo yanshizeho igitinyiro ntago yambwira ibyo ngibyo kandi ndanabisengera ntago yambwira ibyo ngibyo aransuhuza kandi bamwe bagiye bumva n'ubuhamya bwanjye nkamubwira yigo nanjye narakijijwe bunsengera muri Zion Temple hari nk'umuntu mwaryamanye nawe waguhamagaye akakubwira tuzi ko nanjye burya nakijijwe maze ari nabo tujya duhura mukavuga gukomera kw'Imana Mana we uragahora ko ngo mama na mana ariko reka nkubaze hari ikibazo kimwe kijya kinyobera urabona abantu bigisha bijyanye na sexology cyangwa se sexology reka nta kibazo mvuge ni ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina ubundi bavuga ko kugira ngo umugore n'umugabo baryoherwe na kiriya gikorwa ari uko bose baba babishaka bamwe na bamwe bakavuga ngo gutegurana ibiki n'ibiki iyo umuntu akubwiye ngo ndaguhangaye mugera akagutegura nk'umuntu mugiye kuryamana cyangwa mugera nyine ahita akora ibyo agiye gukora hari abantu baba ahita akora ibyo ngibyo nta bintu nta n'ibiganiro nta no kugirana ibiganiro Mana we rero bino bintu rero kuko sinzi ibyo nabyo nari bunabivugemo yego ni ukuri reka nkubwire
ubu wowe uri gutuma nibuka ndushaho kwibuka imirimo y'Imana reka nkubwize ukuri bya bintu ni ibigome ati gute ni ibigome gute uzi kujyanwa n'umuntu nta no kugusekera ndibuka iyo navuga nka KBC nabaga mfite abakobwa bagenzi banjye twiciriye bugufi donc twe duciye bugufi njyewe ndibuka hari umukobwa umwe ngeze kuvuga ngo Gisele ni inkweto ngo yambara nk'inkweto ngo ntago ari classe umugenzi wanjye wabimbwiye naramubwiye ngo uzamubwire ngo umva impamvu njye ntashobora kuba classe ku rwego bashaka Gisele mfite abana 8 ubu mba ndi guhiga imvange yibonetse ayandi mbonye arenzeho mparanira kugura umufuka w'umuceri kugira ngo byibuze nimba nari mu cyumweru nari buraremo inshuro 5 byibuze ngabanye zibe 3 nduhuke kuko ndaruha kubera amajoro naraye inzoga ndaruha kubera ko nahuye n'abantu batandukanye ntigewe mparanira kugira ngo abana bige bambare barye n'ishuri inzu niyo mpamvu ntago nzajya kwambara ya masheneta ahenze ngo kuko nasohokera za Mirikorine navangiye nsokera naho nsokera naho hari abazungu ariko umva impamvu ngewe ntashobora kwambara gutyo bamwe bakanzira nkavuga nta kibazo nubwo banzira ariko abana barye kuko nge narebaga hari gihe nabonaga nka 5 nkaba ndi bwongere gukuramo tike nayo ndi bugure inzoga yo kunywa kandi nkabona mwe n'imvange y'abana hari gihe narebaga ukuntu basangiriye ku plateau ukuntu badahaze agahinda kakanyica nkavuga mana wamfashije nkabona amafaranga noneho yo guhaza aba bana bose nabo wari waratoye kandi ntago hari harimo umufamiliye wawe aho ngaho nari ntaratangira kurera abavandimwe banje bari hari abagore byayoberaga ubuzima bwanze bakaza bakanderesha abana babo bakabambitsa nimba ari ukubitsa bakazaza kubatora nyuma kuko bari bazi ko ngira umutima wo kurera abana ndibuka niyo iyo foto ako kana kari gukora ku plateau kuko ntikahagaga gahinda kakanyica babaga ari benshi nafite ubushobozi bwo buri mwana isahane nkateka nkarunda ku plateau so ntibanahage none ngiye nkavuga ni jewe nta kibazo bazanyita uko bashaka uzi kugira ngo umenye kwambara neza noneho suko nari mbyanze umugenzi wanje umwe yari afite umugabo w'umuzungu wabaga mu Bubiligi akajya agenda akagura imyenda yajyayo akagura imyenda akazana noneho muri ya myenda nanjye nkagenda ngafatamo akanankopa naba nabonye ikirinye ariko twabyitaga ndeni nkamwishura n'amasakoshi noneho abakobwa batangira kubona yuko nanjye ntagiye kwambara neza akabwo bavuga ngo ntaga tujya inyuma ngo kuko nagendaga n'abakobwa bari classe bakanyigisha kugenda mu mahoteli meza ama restaurant meza then icyo nari nyivugiye ngo ube wambaye neza ube wambaye nabi ariko bira bintu nibigome ndibuka ko hari nk'abantu b'abanyamahanga twagendanaga ugasanga tugeze mu rugo nkabona uyu muntu nta guseka afite cyangwa akaba yasekaga muri kumwe muri boîte cyangwa muri restaurant ariko mwagera mu rugo ukabona nta guseka avuga uyu muntu arankubita cyangwa yanyime uyu we ngiye kwemera ariko sinzi ko ari bunyishuri mwageze iwe cyangwa iwawe iwe je nago najyanaga yavuga ko abana ko ndi no mu bana nago nabajyanagayo urumva tuje nari no hano i Kigali nari ndi hano i Kigali noneho ubanza gukora ibyakora kubanza kwishima kuganira gutegurana hakabubi cyane cyane abazungu buriya nyavanga abazungu nikunda ariko nyine ndanabikundira by the way none siko ari Imana yakoresheje bakamurariya ntibanyinube uri kumva biya abazungu nibo twahuraga ibyo gutegurana bikaba ariko n'abanyarwanda bamwe nyivere n'abanyamahanga nabo twarahuraga ugasanga bibayeho kubanza gutegurana kwiyumvanamo beri ibyo mugiyemo ariko noneho hari uwo mwageraga mu rugo agahita kubwira kuramo kuko nje nakundaga kugera mu rugo nkabanza nkoga hari no kubwiraga ibyo koga bireke avuga ko uyu muntu agira umwanda tuvuye muri buwate ntazi nimba n'abandi ntazi nimba hari navuye ahandi ntashaka ko twoga bugiye koga ikizengo cyangwa uri mu mihango uri kumbeshye kuko nje nakundaga isuku no kuva kera nkavuga nkagendaga kora ibyakora akaba unyambura hari n'uwanyambuye nyimatike noneho icyo nashakaga kuvuga ngo twabaga tuziranye abashuti noneho ngewe koko nabaga nabanjije kujya gutegera mu Kiyovu mu mahoteli nkabona nabonyeyo rinye namara kubona rinye nkabona kujya KBC kuko no kuva kera nago nabaga mfite amafaranga ngo umuntu ababare mureba nkabona nk'umugenzi wanjye utaronse rinye nkamubwira ngakira nkamuha nka 5 ugenda ugurira imvange y'abana bakansabira imigisha
imigisha abantu bagiye bansabira ni nayo yagiye ituma ndama n'ibyo birwara sinabyanduriramo kibisida n'ibiki n'ibyo bikanseri by'inkondo y'umura kandi nari mfite kunayirwara urumva umuntu babonanye n'abagabo kenshi bafite amahirwe yo kwirwara ndaza kukubwira impamvu nari buyirware noneho tukavuga tuti noneho wowe akira akagatike nakwambura ubona uko utega nagusambanyiriza mu modoka akaguta mu muhanda ubona uko utega nuko twafashanyaga nkamuha agatike cyangwa nawe Jacques akama ukagenda bamwe bafite ubwo baturiya muntu aramwica akabona ejo arongeye akubonye ku iseta agashima Imana ko batakwishe umva ubuzima umuntu yabaga abayemo nimumvuga ngo bano bana njya mbagirira impuhwe nkabasabira nkavuga ngo Mana ubidore imbeho dore njye kujya mu buringiti muri couvrer ndifubike njyame sinaraye ku rusengero ariko uriya mwana agiye guhangayika muri iyi mbeho hari igihe agiye guhura na babandi nahuranaga nabo Mana murengere nkumva agahinda karanyishe hari wigeze gukubita nkubita gusa se hari n'uwanyambuye yanjyanye Muhanga ntiyo ngiyo akwambura imyenda arinyambura amafaranga niyo yampa uri kumva ndibuka ko nabwiye konvayeri sinibuka konvayeri yaramfashije yangeza Nyabugogo ariko ukuntu navuye Nyabugogo sinibuka hari ibyo mba ntibukamo neza ariko urumva ko imbogamizi umuntu yagendaga ahuramo nazo hari nk'ijoro wigeze kurana n'abagabo benshi barenze umubare mwinshi ijoro rimwe nk'abangahe nk'abane mu ijoro rimwe bane uva kuri umwe ujyaho cyangwa ujyaho barabara nimba narabaga nagiye kuri hoteli wenda nakoranye na babiri najya na kibisiyo ndankora n'undi ego abo nibuka neza ni batatu icyarimwe bari abazungu muri hoteli muri shambure imwe bari abana bari baje bafata icyumba kimwe kirimo ibitanda bingahe then nabwo njya na kebisi nanone abo batatu basanze aho ngaho umwe arangiza n'undi bankuye kebisi baranjyana umwe arangiza n'undi agira ariko bihishe nyine urangije ibyo urangije akaza ego wowe ukagira ngo ni umuntu umwe no nari mbizi twanumvikanye igiciro buri umwe twagiye twumvikana igiciro ubwo se wararangizaga nibura ukabanza ukajya koga kugira ngo ujye wabana n'undi yego nabanzaga kujya koga kuki abagabo nabo badukurikiye rero ibi bintu bakora ntabwo bumva ko habanimo n'umwanda yewe kankubwire ntago nabarenganya none se ngewe ntumva ububata nari ndimo ese umuntu bugira ngo hari umuntu butikontorora umuntu butafite icyo yitayeho kuko ubu njya nirinda gucira n'abantu benshi imanza nkavuga ngo Mana wenda ari mu buhumyi nk'ubwo nari ndimo nawe bumukuremo wigeze kumbwira ngo hari abo njya mpura nabo nagiye gusenga mu mutayo nabo hari n'uwo nabonye disi yabaye umushumba ndavuga Mana uhabwe icyubahiro yabaye umupasiteri yigo ndavuga Mana ukura ku cyavu naramubonye ko yakijijwe aba n'umushumba hari n'abo njya mbonana nabo tugakubitana amaso uri kumva hari n'uwo twigeze guhurira ku rusengero ndavuga Mana ushimwe kuko mbonye narakijijwe nawe yarakijijwe uri kumva tujya duhura gashima Imana hari n'undi bambwiye ati Jose twari turi gusirimba urabona ko kundi muri gusirimba mwahimbawe tuba turakubitanye mu giterane cya Afurika haguruka hariya igiheka aho tugikorera nawe warakijijwe ngo yigoshajize we turahoberana kubera tuzi amateka y'Umusanze ngo nawe warakijijwe nigo narakijijwe hari ahandi babiri nahuriye nabo mu giterane cya Afurika haguruka umwe yavuye Musanze yaje kwatendinga igiterane cya Afurika haguruka undi nawe turakubitana navuga Mana ushimwe bano bana barakijijwe ndabigushimiye so ntakiza nko guhurira n'abantu nk'abo mwari muri ubwo buzima nabo barakijijwe tujya duhura n'abakobwa hari n'umukobwa nawe twahuye arambwira ngo aranzi ati wenda kuzi ambwira ngo n'ukuntu nagiraga umutima mwiza ati ntabwo nzi kebisi nkabona ntabwo muzi ariko nimaza kunyibwira nza kumumenya so urumva rero njyana nabavugisha bamwe bakambwira ati wowe wenda nuko mawe ufite umuzungu wagukuye muri buriya buzima baravuga umuzungu nawe igihe kigiragera akazi kakarangira ni ntago njyewe umuzungu ari we narebye cyangwa ndibone reka umuzungu ni umuzungu aba umuzungu y'akazi gahari iyo hari kontra ariko nta kontra nta kazi njyewe si umuzungu ninunzwe n'Uwiteka ni kuko umuzungu nimba ari ibyo ushatse kuvuga umuzungu ntabana barabirukanye baricara abana mbasubiza mu ntara akora ko ubushobozi bwabuze n'ay'inzu ndayabura baransohora none se ubwo nimba ari umuzungu
uwo muzungu yari kuba hari ibyo ngibyo yari kuba ari umuzungu ibyo ngibyo bakansora mu nzu bakirukana abana i Kigali nkabasubiza mu cyaro. yego ariko wowe nkasubiza abana mu cyaro kumva ariko ubwo nyine nari mubwe ni birashoboka ko bansohora no mu nzu kandi umuzungu agize gutari ni umuzungu ndeba ngewe ndareba Imana. So uri kumva ndangije arambwira ati ngewe unsengere kuko ndarushye. Udusengere turarushye nkumva agahinda nkabagirira umutwaro nkabasengera. Hari ikintu cyo njya nibuka ndacyarimo ndavuga uburemere bw'ineza y'agakiza. Uburemere bw'ineza y'agakiza nibwo ndimo ndavuga. Mbere abakobwa bajyaga baza kundeba tugasohoka. Ariko ubu ngubu abaza kundeba baraza kundeba nk'abasengera nkabajyana mu nzu y'Imana. Imana ikanantiza ijisho ryayo kamera yayo nkamubwira cyangwa mbwira ati Imana irambwiye ngo nkubwire ngo cyangwa mbonye ibi kumva ntandukanye na wa wundi Gisele yarazaga tukajyana atagira icyo abona ngiye hari icyo nabonye nkamuha. Ariko ubu ngubu urugero ashobora kuza hari icyo mfite naba mfite umuceri nkamuyorera nkamuha akajya kugaburira abana wenda n'ibyo bitanwamo cyangwa ibyo 10 cyane iyo nzu babaye mwimusohoyemo mfite ubushobozi nkabimukorera. Ariko ubu nyine nkarenzaho no kumusengera nkarenzaho no kumubwira ineza y'Imana. Ndamusengeye muhaye ibyo kurya muhaye n'ijambo ry'Imana. Ibyo bintu birandyohera ngashima Imana cyane. Noneho hari umuntu wambwiye ngo ubwo kandi ndaza kugusura i Musanzi ngo tujye muri Zion turyame ngo niturangiza ngo twongere tugiye ngo utansohokanye. Kuko yaje niko byagenze namujyanye mu rusengero arushye. Ubwa kabiri nibwo yaje arushye kwa kuruha k'umuntu yumva no kwiyahura yakwiyahura. Se yaje se yamara kuza nambwira nire hari abashuti banje ni basi nimba ushaka gusohoka kubera gahinda ufite nari ntarakomera aho ngaho ni abashuti banje ndi buhamagare tugende dusohokane nabo. Ariko je ntabwo numvaga bindimo cyane ndangije mujyana muri Zion turara mu rusengero turasenga. Si dusenze umva ukuntu Imana iteye Albe yaragiye apfukama ahantu twaragiye nyine ndamusengera apfukama he nanjye apfukama hanjye nanjye ndasenga. Arangije abwira Imana agahinda ke n'umubabaro we n'amarira ye. Imana irangije iramutabara imukuraho ubwo buretwa imukuraho icyo gisuzuguro imukuraho igitutsi kwa kwiyahura kuba kuvuyeho. Nanone turongera nanone angiriraho umugisha. Harangije ubu ngubu yibereye i Burayi. Umuntu ashavanga i Burayi se niho umuntu ngo hari abantu bavanga i Burayi ngo n'umuntu abonera umugisha. None siko navukiye i Karongi nkaba ndi i Kigali kuki ntari i Karongi. Hari abo twiganye bakiri i Karongi hari abari Rusizi hari abari Musanze hari abari hano buri muntu wese agiraho Imana yamuteguriye cyane. Ubu buzima bayeho ntago ari bwa bundi bw'akagahinda karako kwiyahura. Ariko siyo mujyana mu kabari hari icyo byari bumare. Ni rero ndimo ndavuga uburemere bw'ineza y'agakiza k'Imana uburemere bw'ineza yo kumenya Imana. Yaraje mujyana mu rusengero uzi ngo yabimbwiye ryari si byari 2015 abimbwiye muri 2020 I think ambwira ngo rega cyagihundyana ngo burya ngo narapfukamye mbwira Imana ngo Imana irangije yumva agahinda kanje ngo ibi ngibi ndimo nibyo nayisabye. Ubwo uri muranyumvira yangiriyeho umugisha. Navuga ariko Mana uzajya umuza n'abantu bagira umugisha nongeye ngo meze ndi guhondagurwa burya niko nyibwira ngiye kuki utankura muri ubu buzima nanjye ndashaka kumpindurira amateka. Ubwo ibya byarangiye ariko uracyari mu buzima uracyari mu butayu. Yigosha none se ubwo nyine mba mvuga ngo noneho ukuntu byajyaga bigenda rero hari igihe twagendanaga n'abakobwa rero kumva bize ngewe ntago nize kabubwo tugenda baciririkanyije ngewe ntago nzayo bavuze ndavuga ngo ndashaka kumenya icyongereza njye menye uko nciririkanya bazajya bandya amafaranga kuko hari igihe wenda babaga ari nk'abazungu cyangwa abanyamahanga bafite boss uri bubishurire noneho boss akagira uwaha muri twebwe mukuru bagombaga ko mpaye bashaka navuga ngiye kwiga icyongereza cyo kugira gute cyo kugira ngo nanjye nje menya kwiciririkanya no kumva ibyo bavuze kuko ibyo bavuga byose simbyumva. Donc ubwo ko nakugira abakiriya b'abanyamahanga ese namwe mu bamwita abakiriya oya ntago ari gutyo twavugaga twabyitaga rinye nabonye rinye niko twavugaga. None ngo umunsi ntarinye nabonye cyangwa uyu munsi nayibonye noneho ubwo ndavuga ngo nshaka kwiga icyongereza cyo kujya menya guciririkanya
noneho cya cyongereza ndakize n'ubundi sinakiga neza umwarimu araruha yazaga kunyigisha naraye amajoro noneho akavuga mu kwipa kubera kuruha kandi ndi busubire kurara amajoro araruha ngenda nkimenyera kugenda nungikanya nako numvishe mu mafilime y'ama Nigeria yanga kwa kundi yasobanuraga filime ngenda ariho ngenda nkigira ubu noneho na kuba mu rusengero kuko dusemura ego nkacyumva mu rusengero nkakunda gukurikirana abavuga butumwa b'abanyamerika akenshi nkunda gukurikirana nkunda kumva ijambo ry'Imana ariko ngakurikirana abavuga butumwa bareba bakomeye ba Ben Hinn ba Teddy Jackson I think na ba Joel Boston abo ngabo ntago ari uko mba ndi kucyumva neza ariko icyo nkuyemo ubu duhuye n'abana babwira icyo nakuye mu butumwa bwabo bwiza numvishe ariko none ubu nabwiye Imana ngo noneho cya cyongereza najyaga nshaka kwiga kugira ngo mbone yuko menye uko nshiririkanya none yego batanavuga ibyo numva noneho ndagishaka kugira ngo ngikoreshe umurimo wawe kugira ngo nzagikoremo ivuga butumwa niko nabwiye Imana ni noneho mu mugisha wo kukiga ndagishaka ya computer nashakaga computer nicyo cyongereza gute umuntu yandiriyeho amafaranga muzungu yarankunze arangije kandi ari munini ntanateye ukuntu abazungu bashaka ariko amaraso yo gukundwa n'abazungu agakomeza nzaho noneho umukobwa akajya nyandikira kuri email agasoma ariko ngewe ntabizi kumbe tipe yohereza amafaranga umukobwa akayarya aranamwishyurira ishuri arayarya telefone twavuganiragaho yari y'undi mugenzi wanjye arigendera uri kumva umukobwa nyuma nibwo nabimenye ko kumbe yariraga kuri uwo muzungu none navuze ngo ya computer na cyongereza noneho ubu ndabishaka kugira ngo mbikoreshe umurimo wawe muri buriya buzima sinabyiza ariko noneho bimpe yego nari bwige iyo modoka kugira ngo njye nyitwara nemeza abantu ko ndi umugore w'umuzungu utwara imodoka nemeza abandi bakobwa noneho ubu nyize nayiga kugira ngo nyikoreshe nanabona iyo perime nkasaba n'akazi ego cyabura n'umuntu usabira akazi muri weje runaka cyangwa ahantu noneho ubu nibwo namenye ngo bya bindi nasabaga nyiri muri buriya buzima noneho ubu ndabishaka kugira ngo bingirire umumaro niko ndimo ndabwira Imana so rero ahandi wenda navuga ahubwo umuntu ashobora kuba ati nose Jose wakijijwe gute ntabwo turabijyaho ibyo ngibyo ndabijyaho uri bubijyeho uri bubimbaze kuko ashobora kwibaza ngo ibyo bintu kugira ngo bijyemo byagenze ntabwo nabura kukijyaho rero ndashaka kuvuga ubundi naje ndi kuvuga ngo ndashaka kuvuga ku kintu cyo guhiga njya no gutekereza kuvuga ngo ndibuze gukorana nawe ikiganiro hari nyine ku gicaniro cy'abajene ku wa gatatu baravuga ngo buri wese apfukame abwira Imana icyo akeneye ahiga umuhigo narangiza ahigira umuhigo ni kuvuga uti wenda suppose nimba ushaka umugabo uti Imana 2024 nonyubakira mpize uyu muhigo cyangwa se nimba ushaka icyo nimba ushaka akazi urumva noneho ndangije mvuga Mana yaremye ijuru n'isi ko hari imihigo nagiye mpiga wa muhigo nahize ibyo nkoreye ko nabibona ubu ngubu Mana ubu nongere mpige ko hari umuhigo nahize ukaba utarahiguka nongere mpige kandi nava abandi bahige nge nawe ncaguhiga ndangije ndavuga ni ngiye kuburira abantu bana dore n'abajene Jose uzaho umuhigo wakugejeje haguruka uburire abantu bana niho nahise numva ndyohewe no kugaruka kuvuga aho Imana yankuye mba ndahagurutse ndavuze ngo muyobozi wa gahunda mbabarira iminota nk'ibiri ngire abantu bana guhiga umuhigo icyari cyo ndababwira ngo ngewe ariko nyine numvaga mfite isoni nibanira n'abana b'abajene nibera ku gicaniro cy'urubyiruko nawe uzi ibyanjye bamwe barabizi ariko ababuze bose siko babizi navuze ko ngiye kwishira hanze we nanisigaye ngira mu masoni n'ukuntu sitana ari umugome nabo n'umuntu duhuye ubundi twahuraga n'umuntu nkamugira inshuti nkamuganiriza nkamubwiramo duke ariko none nsigaye ngira isoni simbizi ni satani bino ko ntakunda kuza ku masosho media nza ruko Imana nyine yanumye ntago mbikunda gukomeza nza ku masosho media noneho ndahagarara nafashe mikoro nsinzire ntago nigeze ndeba abantu kugira ngo nakubitane ijisho n'umuntu ndaje ngo se ko navuze reka ndeba abantu bose mbanyuze mu ijisho ndeba bambonye noneho nindagize amenya bumvisha ibyanjye ndabwize n'isoni za satani ndavuga ni jewe Gisele mureba nkiri mu buraya
nigeze kubwira Imana ngo ninkura mu buraya nzayikorera nindangiza kwikorera nongere n'abana noneho rero Imana yama umuntu ankura muri bwa buraya amadolari n'amayero biba byinshi ndangijeho kugira ngo mve muri bwa buraya ahubwo ndushaho kuba umutsinzi ndushaho no gusambana abana narabongereye ariko umuhigo wo gukizwa sinawukora numuzi umuhigo nahize narayibwiye ngo nintayikorera izanteza uburwayi butuma ntakira nkira ari uko nyikoreye none rero umva ibyambayeho narwaye mu nda ndava n'abajenikologe ndabasirikiramo ntibigeraho bavuga bati nzajya mu Buhinde undi muntu amburira kujya mu Bwongereza uwundi muntu amburira anyemerera kujya mu Bufaransa ati wangiriye neza unsigaranira umwana naragiye ati ngwino ndakuvuza ariko wirihira itike ati ya mana rero kubera ko ntibukaga ko ari umuhigo nahize atumva ikintu cyabaye ya mana yaragiye iboroka ahantu hose ngo nakivuza bikanga aho nivujije bikanga nkakomeza nkava ni noneho ukuntu nakize ntinakijijwe n'iki bamvuze ko naravugaga niba ndakigende n'igihumbi cy'idolari ikindi gihumbi ndagishopingamo ntabwo umuntu ari bumvuze njye ntabwo ngenda nteze amaso ku bantu ndishopingira ikindi gihumbi ndagishopinga muvuga ni buriya azanyereza n'ayandi shoppinge kugira ngo nzanire abana amakadakwiriye nawe muzanire ya mafaranga rero usibye ko yanarenzeho ntago nagiye kuyivuzamo ahubwo Imana ihise iteza ikibazo gikomeye nyagura mu inzu yo mu rugo nari narahize umuhigo ndavuga ngo Mana uzankurira ababyeyi mu nzu y'icyondo bakure no muri bwa butebe bw'imbaho bwo mu cyaro babuzi hari nako begamira k'imbaho hari n'urubaho niko hatazagira abantu baza kunsura babona mfite umugabo w'umuzungu bakanseka simva ko mvuze gutyo noneho majije kujya mu rusengero umuzungu mwabanye nk'umugabo n'umugore twabanyeho nk'umugabo n'umugore amfasha ariko ubundi yaransanze arambwira ngo none se ngo buno buzima mbugukuyemo mubwira amateka yanjye ngo mbugukuyemo wabuvamo ntabuvamo naba ntomboye ngo wabuvamo kuko yakozweho n'ukuntu ngewe aya mafaranga nyabona ukajya kuyashyira mu bana sinjye kwishiraho ibintu bihenze wimumukora ku mutima ati none ubu umuntu abugukuyemo wabuvamo ati nuko nyine yabunkuyemo ariko aranambwira ngo ariko ba umukobwa mwiza ngo if you be a good girl ngo I can marry you ndavuga usi umugabo yanyemera ko ari n'umukire yari umukire afite contract afite akazi keza ntuse yanyemera sinzi ko yanyemera buri ari kumbeshya ariko ubwo nyine yavuga ngo if you become a good girl I can marry you kubera yuko yashakaga reba nze yiga imico yanjye ambwira ati nyamara ba umukobwa mwiza nakugira umugore ego then adakunda umuntu w'amayoga cyane noneho ubu muravugana nabyo turaza kubigeraho yego ahubwo reka tureke twajya ngaho ukuntu waje kuvamo ariko intangiriro yabyo wayumvise bwashize naganire na Ariyakuru arambwira ati abantu ariko bavuga ngo umuntu akizwa n'uburaya aba bantu babikura hehe umuntu akizwa n'uburaya ati ko babona umuntu yubatse inzu ngo yakize yaba ari umukobwa ngo yarasambanye umuntu ukizwa n'uburaya baho wowe hari amafaranga menshi bagwaga yari nkangahe ayo begeze kuguha ijoro rimwe wenda bo twahuraga yampaye amadolari 100 ubundi noneho nawe namubereye umwana mwiza ko n'ubundi ntago nje nigiraga niba kubera ko gutozwa mu rugo bakavuga ngo mukarya katagabuye gutozwa mu rugo mama nyina akadutoza kutiba ngo tujye turya kagabuye biragenda birankurikirana nkura ntiba noneho yabona ndi umwana mwiza tugete tuba n'inshuti akaba yandengereza nayo madolari 100 akagomeza mpa amafaranga ndi muzungu wari wansabye kubyarana nawe wakangurira inzu n'imodoka ego ariko abandi bangirira ishari njye nagiraga igikundiro cy'abazungu cyane kandi ntari na smart nkabo noneho abandi bakobwa bangirira ishari baramunteranyaho ngo ndwaye sida ubundi buhamya rero ni burebure nuko ndi kugenda nkuramo bumwe then wa muzungu urumva yarambwiye ngo arangurira imodoka ngurire n'inzu mubyarane baba munteranyijeho ko tagiye gupimisha yaranjyanye Nyamirambo kuri 40 asanga ntayo mfite ariko nyine ntago nagize ntago nabyemeye ariko wari wabanjije kumpimisha n'uwankuye kibisa njyana Bukavu ampimishiriza Bukavu nabwo ntago nabyemeraga impamvu ntabyemeraga ni ukubera ibintu nari narakoze urumva guhura n'umuntu bizi ko yanduye ati n'ubundi nanjye narashize
kugenda nkera ibyo 5 cyangwa 10 mbona uko mbona imvange y'abana kuko nabonaga bukeye kandi nzi ukuntu nasize urugo nkavuga reka ngende n'ubundi nanjye narashize ntabwo nabyemeraga uzi ngo nabyemeye bigeze ku nshuro ya kangahe banze ya 10 na abigusaba no kwipimisha inshuro 10 na zingahe inshuro najyanye bwa bwana bwose kuko nareragamo n'abana bagwaga igisubizo ntiwemere kuri muzima kavuga ati bibeshye to noneho nagiye no muri leta ndavuga ngo ibyuma byo muri leta nibyo bavuga ngo nibyo biba byizewe ego noneho inshuro nabyemeyeho neza naho nafashe babana bose nareraga kuko nareragamo n'imfubyi ababyeyi babo ariyo yabishe ndavuga noneho aba bana reka mbatware kugira ngo nimbonamo urwaye menye uko nzajya mufata neza kuko numvaga bavuga ngo umuntu wanduye iyo umwitayeho ukamuba hafi ukamwereka urukundo ukajya umuha izo mbuto ukamuha amata ntacyaba kuko n'agahinda nakubwa ko kamwica noneho numva muri njye ngize urukundo rwo kuba namenya uko bahagaze twaragiye nsanga n'abana nibazima nanjye ndi muzima udutonya tw'imyaka 4 5 natwo naratujyanye dutonya njya nibuka iyo foto turi kugenda mu muhanda tweshe n'udutonya mugiye kwipimisha sida yego hariya hafi ya Sunrise hari ahantu bipimishiriza n'ubu nimba hagiye hari simbizi Musanze dusanga twese turi bazima kiriya kigo cy'amashuri Sunrise ku ruhande hari ahantu bapimira yego twaragiye barabanza batwereka amafilime ndeni baradupima ndeni umuzungu nyine nyuma amaje kubona ko nabwo nta sida ndwaye baramubwira ngo Giselle afite umuzungu w'umunyamerika waba ari no kumwe kuri Novotel wa muzungu nyine agenda inshiduka yamvuyeho yanyanze uri kumva nyine baranange nawe urabyumva kuko babonaga ko ngiye kubarusha amafaranga ko umuzungu yari umukire byatari niyo nzu yari bunayigure ariko ntabwo byari ibyanjye ni kwa kundi Imana yo ibibona ko atari ibyawe ibintu atari ibyawe ariko ku bya Ariya Kuru yavuze ndaza cya kintu cy'umuhigo sinakirangije kuko hari umuntu uri bukenere nawe uri busobanukirwe ku cy'umuhigo ku byo Ariya Kuru yakubwiye wenda Ariya Kuru ngenda avuga mu gihe cyanjye babagaho bafite abazungu bakabagurira inzu bakabagurira n'imodoka urimo urumva wenda na Ariya Kuru wenda iki kiganiro simbizi wenda nta mwanya yabona wo kucyumva cyangwa uzakimwumvira azakimubwira umva ukuntu bimeze uwo mugabo kumubona wari bumubone kuko hari abo bagiye bagurira inzu bagenzi banjye apartment akamugurira inzu murabona nko mu midugudu dusipoze Gaciro cyangwa nko mu midugudu yuzi runaka akamuguriramo inzu akayimugurira akaba ariyo yakuye mu buraya sibyo ariko iyo nzu ntago mvuze ngo Ariya Kuru we niho yayakuye atazagira ngo wenda niko navuze ngiye mvuze abo bantu ari bunumve nuzabyumva zumva impamvu ngiye kubivuga gutya noneho tukaba tuzi yuko yayikuye kuri uwo muzungu sibyo n'abandi bakaba bafite amamodoka bakaba bafite iki n'ababyeyi babo mu byaro bakabubakira uri kumva ariko noneho mva ntabwo mbyoburisha abakobwa ngo ibyo bintu babishake nta mugisha ubirimo nta mugisha ubirimo kuko bya bintu ntabwo barabikuye mu maboko meza icya mbere cyuriye muntu ububigo ntabwo ubuzi ayo mafaranga ahantu ayakura ntabwo ubuzi kuko twebwe twagiye twihuriramwe n'abantu banafite ibindi bicaniro bakoresha uriya n'Imana yagiye twirindira kugira wenda n'umuntu ari dayimoni afite ibintu akorana nabyo mbere yuko muryamana akaba yabanza akajya mu kinyegeza mu cyumba akafite ibintu akora aho ndaterekera afite ibintu akorana nabyo mbere yo kuryamana akabanza akambazanya bingiza cyangwa se ibyo bidayimoni bye kirwa umuntu abera ahuye n'abantu benshi nuko Kristo aza akakuderivura akakoza akaguhuzana ya maraso yakakoza akagukuramo imyanda uri kumva none se ntuzi ko harimo benshi baviramo kuba toroma baba batanzeho nk'ibitambo akabatoroma akaba atari intego yo kuvuga ngo ni umukobwa atwaye kubera kurangiza irari ry'umubiri kumbe ari kondisiyo hari twaganira arambwira we nawe afite icyo kibazo cy'ihungabana arambwira ngo yahuye n'umuhinde amaze guhura n'umuhinde hari ikiganiro ngiye kujya ntangira mu minsi iri imbere cyitwa ngo ubuhamya bwanjye ni ubutumwa bwawe hari abantu bataba bifuza ko wenda ubuzima bwabo yajya kuri kamera bisanzwe ariko akakwandikira nka message cyangwa amaudio nka kuri Priscilla bikoze kuri mama ye cyangwa amaudio ibintu nk'ibyo hari umama umwe yagiye kwivuza birangira naragiyeyo anahezeyo burundu yagiye kwivuza yarambwiye ngo yagize inshuti y'umuhinde amaze kugira inshuti y'umuhinde ni message mfite message ndende rwose icyo gihiganiro mu minsi imbere ndagishyira nge cyaro audio yanjye nzakigusharinga
yabonanye n'umuhinde, amaze kubonana n'umuhinde aramubwira ati twebwe mu mico yacu ntabwo tujya turyamana n'abandi batari abahindi, aba ariko amubwira ati we nzajya nkuzana mu rugo, nimara kukugeza mu rugo urukumva bakora imibonano bakarangiza ariko batahuje ibitsina, urukumva yego bakorana imibonano batahuje ibitsina gute? Ukumva nyine umugore yajyaga yego wabyumvise bavuze ibitsina hano, kandi arambwira ngo babikoze imyaka igera muri 11. Jesus Christ. Umugore rero biza kurangira arwaye. My goodness. Gute batahuje ibitsina? Ubwo uzi Imana imbabare si kuvuga ngo ni ibishego, cyemba mvuga ibintu umuntu aba yaravuyemo kugira ngo binigishe abandi, kuko buryo ushobora kuvuga ikiganiro kiri bukurikirwe n'abantu wenda 200 sibyo, ariko Imana yateguye umuntu umwe. Ubwo uzi njye ibyo ntekereje ni uburyo bwo wenda ashobore kuba bakoranaho, kuko dusipoze nimba kuko nigeze kwikinishaho sibyo, kandi nibyo njye nanjye nagiye mpura nabyo. Ego umutipe akakubwira ukamwambulasa, then umara kumwambulasa nubwo buryo we yamubwiraga akamupata igitsina cye, yego ibintu nk'ibyo by'umwanda. Noneho nimba yarangije ibyarangiza bya bindi bigira, nimba yakozeho nawe akaba yakikoraho already akandura, niko mbitekereje. Ubwo si gutyo yaba yaranduye? We ntabwo yanduye indwara, ahubwo we yagize ikibazo mu myanya y'ibanga no mu kiziba cy'inda, kubera kubikora gutyo we urukumva we yabikoraga gutyo atabikoze n'ubundi. Yego birica. None se si byari byaranyangirije nabyo biri mu byatumye ndwara uko ko mu nda hasi, uri kumva, bituma no guhura n'abagabo wenda nkiri mutonya, bituma ngira n'ikibazo cyo kuva bidashira. Yego bigateza umuntu kwibagirwa cyane, noneho ukuntu Yesu yangiriye neza njye ntarangirika mu mutwe, kuko nari narabyikoze cyane. Nase wikinishaga wabuze umugabo? Aruko wabuze umugabo? Nari ndi umwana, ntabwo numvaga ntinya abahungu, noneho akaba ari byo nikoresha. Yego noneho ariko na nyuma narabigiyemo, urabona hari ukuntu wigenderaga n'umuntu, ntabwo umuntu mwabaga mukundanye yabaga ari ugushakisha imibereho, noneho njye nkabyigira kugira ngo nishime mbone birangiye. Yego njye nkabyigira. Nabiretse ntaranakizwa, kuko nabonaga biri gukomeza kuneza ikibazo mu nda. Noneho nkijijwe numva nabyo baravuga ko ngo ari icyaha, ntabwo nari mbizi. Barabidusobanura uburyo ari icyaha, byangiza mu bwonko bw'umuntu, ndushaho rero kubimenya. Hari n'umuntu wabinyaturiye, ndamusengera, aza kumbwira ngo ku buryo niyo nkuye n'umugore ngo igikorwa ntigishobora kurangira atari ibyo nikoze ngewe. Ugasanga umugore ararakaye, umukobwa nyine agasanga ararakaye, kandi nanjye nuko byari byaranyangije nkumva ko igikorwa nakishima ariko ari njyewe ubyikoreye gutyo. Noneho ndangije ndasenga, ndavuga ngo Mana nariyishe, ndakwinginze undengere bino bintu bimveho, kuko byazanteranya n'umugabo wanjye. Ndeni ndongera nabivugaga n'ubundi ndi mu rusengero, ariko noneho nza kubigira n'umuntu, ndaza kuvuga impamvu nabaga muri korari nkanabikora, ntarabohoka neza. Ndeni nza kubona ko byarangiye. Ntabwo nigeraga ibyo, ntabwo nari mbizi ukuntu barangiza, nabyo nari nzi. Ndi kuvuga indwara umuntu arwara, kugira ngo hano tuba turimo turavuga indwara z'abantu benshi barwaye, cyangwa se kugira ngo iyo ndwara umuntu atazayigeraho. Biriya bintu ni indwara. Numvaga ko ntashobora kuba narangiza nakoze ibyo bintu. Uri kumva nkumva umuntu ntabwo ari kunshimisha mpaka njyewe nikore biriya bintu. Urumva iyo ndwara byatezaga ko byari byaranyishe, ariko nza kubipimira ku muntu twigeze gukundana, kandi mba no mu rusengero, wo hanze udakijijwe. Nza kubipimiraho mbona byarashize. Nicyo cyanyeretse yuko byashize. Kuva wabaga mu rusengero ugakora ibyo bintu, rimwe mukanasambana. Nabatijwe kuri Noheli 2011. Ndakomeza nibera wa wundi, njya no mu rusengero nkaba mu binginzi, kuko uzaniye ibicaniro bya nijoro byahozeho kuva kera. Hajya mu binginzi, rero mpamvu nkunda gusenga buri amajoro, nuko rero amajoro nararaga mu bubari cyangwa mu mabuwate. Noneho rero nasimbuje ijoro ryo gushaka Imana. Noneho nk'iyo nta kazi wenda mfite nirarera ijoro. Noneho ndangije nenge kuvuga ukuntu nabigenzaga, nkaba mu binginzi, njya no muri korari, ariko abikora kumva ku buryo byanangoye.
nkanywa inzoga nkabikora inzoga nza kubireka nyuma nza kubireka ariko inzoga yirananira ikintu cyaneraga ubwoba cyane gusambana nkavuga turakebwa ndi kuko inywera ariko mana ndakuzamfasha mbireka mu kwa gatatu mu kwezi ngomeza nk'inzoga byo simbikore ariko inzoga nzireka ari mu kwa 9 bikumva kuko icyacu bisambanyi cyaneraga ubwoba cyane ariko kurusha inzoga so rero nuko byaje kugenda na 2015 naturira imbere y'igiterane ubwo noneho ngeze biriya sinabirangije ndongera mikarukeho ngeze ku mpamvu y'umuhigo yego kurangiza cya kindi cy'umuhigo ubwo 2015 kandi ubwo nabwo naravaga nari navuze ngo ukuntu nari nahize umuhigo wo kugura inzu yo mu rugo twari turi mu rusengero turi gusengera inyubako kugira ngo Zion Temple tuve mu bukode twubake Zion Temple y'Musanze twari twakoze amasengesho y'iminsi 7 noneho abandi bantu barabura ku gicaniro ngiye n'umuryango wanjye twari duhari sister wanjye arambwira ngo mvuke Imana imbwenge irambwiye ngo utegura Imana ari ikintu igiye kugukora ntiburangiye kubyarana n'umuzungu kuko abishaka Imana igiye kumpa urubyaro ijwi rirambwira ngo hoya ntago ari Imana igiye kuguha inzu ya mama wawe kuko wavuze ngo urashaka gukura mama mu nzu y'icyondo na papa turamufite urashaka gukura ababyeyi mu nzu y'icyondo koko unsengeye inyubako Imana yitima inzu ya nzu rero yavuye muri y'amafaranga nari ngiye kwivuza mu Bufaransa yego noneho ndangije ndakomeza ariko ndarwara yego ndarwara ariko noneho murumuna wanjye hari ijambo navuze ngo ndi buribwirireho abantu sinzi nimba naryo iryo jambo reka ndivuge nubwo ntagize ariko kubera ukuntu twahereye tuganira ni Yeremiya 15:19 Yeremiya 15:19 Yeremiya 15:19 ati nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye kandi ibishimwa n'ubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye bazakugarukira ariko ntuzabagarukire kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiranga ibe igihome gikingiye abo bantu ibe igihome gikingiye abo bantu nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha kuko ndi kumwe nawe ngo nkukize kandi nkurokore niko Uwiteka avuga nzakurokora nkuvane mu maboko y'abanyabyaha kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba haleluya iri jambo niryo sister yambwiriyemo ati rero Gisele umugubunga mu byumba ngo bagusengere ugakwepa pasteur kuko babyangaga ko tugenda mu byumba ngo bagusengere bakurambuyeho ibiganza ariko usubiye kunywa inzoga usubiye gusambana ati ufite ikinga Imana ihereho ati nawe hari icyo usabwa yego noneho nkibuka rya jambo rivuga ngo nutera intambwe imwe Yesu nawe aragutera intambwe 99 noneho nkahora numva ijambo rikansinda noneho ati nukuri bishimwa mu bigawa Imana izagukiza ubwo burwayi rimwe tujya gusenga ahanurira abantu mu muryango tugiye yari umuryango wa Ruhera nimba ari umuryango wa sinibuka umuryango nimba wari w'Abadani twagiye gusengeramo noneho ahanurira abandi bantu nanjye arambwira aravuga kubera abanyita Mamudogo ngo we Mamudogo ngo Imana irambwiye ngo nta muganga uzagukiza uretse yo niyo izagukiza numva kandi atari Imana imubwiye ari kugira ngo bivemo kuko bari barambiwe ndetse kabandi yababwiye ibintu bakavuga ngo nibyo bafite n'ibimenyetso noneho najya kubaganga koko bikanga kwa kundi Imana yavuze nitwajya dukina n'imvugo y'Imana abahanuzi b'ukuri babaho n'abahanuzi batubura babaho muri Bibiliya babagaho bazima n'abatarabazima then urumva abajenikologe nasirikiriyemo cyagiye majije kwatura mu giterane natuye mu giterane hari abagiterane cy'urubyiruko navuga ngo rigewe wasambanaga muri Azafu atuma Azafu yitwa abasambanyi kandi ari giye musambanyi atuma Azafu yitwa umusinzi abasinzi ari giye musinzi ni ngewe wamaraga kuririmba ngafata Bibiliya ubwo nabyo nabivuze ndi kuvuga ku gicaniro cy'urubyiruko kwa gatatu ni ngewe wamaraga kuririmba ngahita mfata Bibiliya ngashira mu isakoshi nkajya mu kabari ni ngewe wanywanga inzoga ni ngewe wamaraga kuva mu kabari saa 9 z'ijoro saa moya nkaba ndi hano ku ruhimbi ndi kuririmba ni ngewe wanduzaga Azafu ndabivuga majije kubivuga ubuhamya navuze bwakoze ku bantu byadarubona abantu bose baracecetse wa mukobwa wambaraga inkweto ndende ubyina muri korari nambaraga inkweto nkavuga ngo narazibyinaga ku makaroke bisi ndi gushaka kugira ngo nemeze abazungu bama amafaranga none ubundi kuzibyinisha imbere y'Imana mbyinira Imana nkikaraga bakagira ngo ndagwa bavuga ngo
nazambaraga mu kabari ariko none ubu ndazambara mu nzu y'Imana. Y'amaplante meza nayambaraga ngiye gushaka abagabo ndayambara ubu ngubu ndi mu nzu y'Imana kugira ngo mbe ndukinga smart ko ndabikunda gusa neza. Then ndangije baransengera nyine umupasiteri avamo aransengera. Murumuna wanjye yashize iminsi nimba ari 2 azana umumama bakundi Imana yavuze ngo nta muganga uzankiza ngo niyizankiza n'inkuru ibishimwa mu bigawa. Baraje basengera amazi basengera n'indange bansanze mu cyumba cyanjye narembye kurushaho kuko abaganga amafaranga yaramajije kunshiraho kuko navuga ngo kunshiraho. Then abazungu rabizi ko boroshye ibintu aho namubwiraga yaremeraga ko ngiye kwivuza. Then barasenga y'amazi barayama basengera n'indange ndayanywa ndavuga ngo se ni ibyumweru 2 gusa ariko tunyuma nkongera nkava gusa nzajya njye Kigali nta kotex nambaye. Bya byumweru 2 byarashize bishira nta kotex nyambara ariko simbyizere nkavuga bizagaruka kuva ubwo byongeye kuza ariko biza ari ibintu bari bandoze ego bari babindoze bashaka no kunkorera kiritaje byo byongeye ari ibintu bari bandoze ego ati gute nari ngiye kwa muganga umuntu aramamagaye ati twari turi gusenga ijwi ry'Imana riratubwira ngo hari uburwayi urwaye mu nda bukomeye cyane kandi ubwo burwayi si ikindi ni imyenda yawe wabuze imbere bagukorewe kandi kuko nari maze iminsi narabuze imyenda amakanzu n'imyenda y'imbere ati rero Imana iragukijije abimbwira ngiye kuvugana n'umuganga nari ndi kwa muganga muri Musanze ku bitaro abimbwira ngiye kuvugana n'umuganga ugomba kunkorera kiritaje kandi go kiritaje irababaza niko numvisha bambwira mpita ndabireka baransengera mba ndakize ubwo ibyo byurumva icyari kibiteye ariko kuva ubwo inda yanjye iba nzima urumva ya kanseri y'inkondo y'umura nagiye kwipimisha nsanga ntayo mfite kandi byari buyintere birahari mvuze ubuhamya bwanjye narabuvuze umwana umwe wajya kujya kungurira amapampa nyine yo kwambara pampa zo kwambara ambwira uti yewe nabonye ubuhamya bwawe yari Burayi mu Bwongereza ati nabonye ubuhamya bwawe nanjye ndi mu bahamya yuko najyaga kukugurira pampa waje kwivuza kwa Nyirinkwaya ati ndi mu bahamya nawe arangije mu buhamya kuntu yakurikiye amafaranga menshi y'abazungu bo muri UN igoma bamuhezamo prudence bayimuhejejemo arangije ntiyabimenya nyuma agira ikibazo niyo mpamvu navuga ngo biriya bintu wabikuramo uwo muzungu akakujya ngo umunyarwanda akakugurira inzu n'ikiri ko nta mugisha ubibamo umwana aragenda arava yigenda gupfa bamujyana hanze akundana n'umuntu w'umunyamahanga amujyana hanze aramuvuza amajije kumuvuza biranga umunyamahanga aza kwipfira biranga araza ndamusengera aza kuva hanze araza ndeba ndamusengera nkajya mujyana kurara mu rusengero muri Zion nkajya mujyana kurara mu rusengero niyo mpamvu navuze ngo Mana reka nkubwize kuri niyo mpamvu nkunda naguzanta nago ngewe ndi mu satani yashuka yego ndabizi konyerera biroroshye ariko uzahora unyimana nujya ndebera muri twana turiya twose ukanyihera umugisha ukanga kuntanga nti n'umumaro maze uwo mwana nkamujyana mu rusengero nkamuraza mu rusengero amubwira iby'Imana imbwiye haza n'abandi bakamubwira iby'Imana imubwiye atangira kuryoherwa no gukunda Imana nkamuzana i Kigali nkamuzana hano mu rusengero muri Zion atangira gukunda Imana aravuga ngashaka no kubatizwa ngende kuvuga umumaro wo gukizwa inyungu zirimo nubwo utabona bya bindi ushaka ako kanya ariko basi hari abantu wakuye mu buzima bubi nubwo n'ubusanzwe nkunda ikintu cyo kumva nagira umuntu ugowe namwitaho wa mwana w'umukobwa ndashima Imana nawe yabuvuyemo bwa butindi bw'uburaya ngenda bwita ubutindi kuko n'ubugome ntago ari ubuzima sibyo ntago bwandyoheye kandi benshi nago nabo bwabaryoheye wenda uwo buryoheye nago arabona ingaruka uwo mwana arashima Imana ubu ngo barakijijwe n'umunyamasengesho bayimukuyemo ariko asigarana imyaka ingahe ubwo oya yahubwo ni iminsi 2 ngira ngo yamumazemo yego urumva ko Imana yamurinze ntapfe bya bindi byo kuva nawe byarahagaze basigaranye icyo kibazo
nta kibazo gifite byo Wow. kuva byarahagaze Nice. numva natangiye kujya ngenda mujyana mu rusengero mwigisha Ari i gusenga Rwanda? yego yaragarutse mukundisha Azatubwire Imana gukomera kw'Imana. nzamubwira ngo bagiye gutanga ubuhamya n'agabano batari ko Ntabwo boka ariko kuza kuri yego YouTube yego yego. ariko nzabimuganirizaho numva yarakijijwe ubu nawe yabaye umuhanuzi ntajye naramubwiye nti kandi nawe uzaba umuhanuzi uhanurira amahanga none koko ubu yambonye arampobera ati wowe uri mama mudogo wanjye wenda kuba so ndimo ndavuga umumaro w'agakiza rero Agakiza yego no guhiga. yego n'impamvu Imana yagiye indinda biriya birwara byose n'ibyo byose bagenzi banjye ndibuka hari wa undi wanjyanye Kadirake yarapfuye yishwe na sida uwo twavanye Karongi dukwepye polisi nawe bavuga ko yaguye mu gihugu turanye niho yaguye izindi ndazi zimugirisha ari kuko yaranateye neza uwundi nawe yarapfuye yaratuye Igikondo Inda iteye neza iteye ite? Inda iteye neza iteye. bavuga ko ateye neza nyine hasi niko bavugaga none se ndakubwira ibyo nabaga mbona iteye neza iteye ite noneho ifite n'imico myiza nyine urumva Ese ndayigira imico myiza. ese sinari ndayigira imico myiza itiba ifite abagabo neza fataga neza byawe bazengere fame ikiraka ariko ese buriya ugira ngo buriya buraya bwose bumwe abantu babigize umwuga hari abantu babamo kubera ubuzima batanabishaka n'ukuri bagataha bakavuga ngo mana wankuye muri ubu buzima akajya no kubikora n'umugabo atabishaka n'ukuri yigo noneho rero ubwo mutumye nibagirwa narinjye nari kuvuga abantu ni umukozi w'umuhanga niwe uri kwikorera uburyo undi nawe izindi bavuze ko zamutanzeho igitambo aburirwa irengero arapfa zimutanzeho igitambo kugira ngo zibone uko zibona ubutunzi ngenzi abiwacu Karongi iwacu babiri bapfuye bandi bamwe barwara sida kumva kavuga ngo ngiyewe inatanze iki harimo n'abantu duhura bakabona ukuntu sukwirata bakabona ukuntu nsa bakumirwa bakagira ngo ni amafaranga kumenya bamenye ko ari amavuta y'Imana urasa neza amavuta y'Imana n'ukuri ndishimira Imana cyane n'ukuri abantu batagira ngo mfite irari rwose urasa neza oya rata ntaryo ufite ntabwo ari wowe n'abakobwa bagenzi banje uzi nyirinzu wanjye ujye ukuntu ajya ambwira uriya mukecuru Imana izamugorore ariko dishi ngubereye urugo ngo ukuntu urikiza nigire nko gusenga kabimbwira avuga uyu mukecuru ubu nabo yabibonye yose wabyumvishe ko yabibonye akansabira nawe bikoreye uri kumva atubereye urugo uri kumva rero ntago ari kuvuga ngo irari n'abakobwa bagenzi banjye barabimbwira si ukwirata ahubwo ndimo ndavuga ngo iyo ba ntarakijijwe ubu ngubu nari kuba nsa gute kuko impamvu ndi kubivuga mfite rezo najyaga ndara mu kabari noneho nkoga nakwisiga puderi bikanga nkongera nkoga kugira ngo nisige byemere nke mbone nkeye ku buryo njye imbere y'abagabo nsa neza ariko ubu ni puderi nisiga nta fondote nisiga njya nanabona niyo ngiye muri siporo nkaraba mu maso nta mavuta nisiga nabwo nkabona nkomeje gucya nkavuga ngo ntabyo by'ama makeup y'amanuze mu misiga ni puderi gusa nayo se yangahiye magana kunza ejo ndi nabuze igihumbi mburi ya 500 ya family niyo nisiga urumva niyo nisize Exofeni nisiga iyo na bintu bihenze n'amavuta n'igikotoro nisiga nta bintu birenze bindi njya nkora gusa wenda inzobe mama wacu yasaga n'abazungu ariko n'ubu nyine aracyari inzobe sibye ko mu cyara agenda gusaza agenda ahinduka yego niwe tubikesha yego wari ugeze aho tubwira uko wa muzungu yaje kukubwira uti bino bintu bigukwemo wabivamo unabivamo byaje guherera kugira ngo nimubane nawe nk'umugabo n'umugore ahantu byaje guherera ubwo nari ndimo ndavuga abantu bagiye bapfa njyewe Imana ikangirira neza ariko akandi kantu mvuga Imana njye ntekereza hari abantu babiri nabujije gukuramo inda ndababwira ngo mwizikuramo ni mubampe umwe narambwiye ngo ndanamuhisha bashaka kwikuramo ndanamubwira ngo wowe uzamumara uruhinja mu mutima ndibwira ngo nzajya njya kebisi nimbura umuzungu mpa aya kigozi ndibona umwirabura umpa y'iki aya mata yo gukamisha kumva uwo mwana koko mama ndamuhisha ndanamubana wa mwana aramubyara amajije aza kugenda amajije kugira imyaka 2 n'amezi aramunzanira ndamurera uwo mwana njyangije imyaka 19 abahe umwana turabana njyangije imyaka 19 ari muri segonderi kumva ndongera nanone undi nawe numva iyo uriho igicaniro cyiza Imana iguhuza n'ibindi bicaniro ariko iriho igicaniro kibi nyine of course umuntu Imana imu connectinga donc icyo uri cyo nicyo wi connectinga nacyo urumva ko narindiho umwuka mwiza Imana igahora connectinga n'undi mwuka
ishaka kugirira neza araza ati njyewe ngiye kwikuramo iwacu baranyica ubuse ndabigenza gute ambwira ko wiyikuramo nubwo ndi indaya nta kibazo uzazi wanjye ntago bazamenya yuko ubi wanjye ati nubwo ndi indaya tose ko ndi indaya bazabyemera ko ubi wanjye atari ko nzaguhisha ndeni wa mwana aza kumubyara mu afite imyaka 2 umwana afite imyaka 19 oya afite amaje kugira 16 16 so urumva uburyo nagendaga ngenda mfashamwe abantu n'icyo byose ya uburyo n'Imana idashobora kuntanga ihora inyimana itera imira bikaza n'imiyaga ikaza n'ibiki bikaza njya nkunda kuririmba akaririmbo kavuga ngo irari riraza ubuhehe si bukaza shyuhe bukaza gahita bikagenda kuko nubatse kwibuye rikomeza imfuruka impamvu mvuze gutyo uzi ariyo hari abantu bambaza ngo none se ntago uri umuntu ndi umuntu biraza abakobwa twe tugira n'ibihe biza cyane umuriro kaka cyane ariko umukobwa mugira mu rutebwo mu bihe by'amaovirasiyo yego ibihe byacu wenda kujya mu bihe by'ukwezi nanone ubivuyemo ahandi ubugeze igihe cyo gusama yego biraba urumva ariko ibyo byose biraza bigasanga nubatse kwibuye rikomeza imfuruka ari ryo Kristo biraza suko umuntu atabyiyumvira kuko hari uwaza kwibaza ibyo ngibyo suko umuntu atabyiyumvira ari kureba aho wavuye nusubire biragenda bite imbaga y'abantu wabwirije suko ari nge waba ugwenge nyine narabwirije n'ababishop babijyababaho ariko Imana igakomeza ikankomeza ikanyimana kandi iyo mbonye ibintu bindenze mpita nimanukira nkigira kwirara imbere y'Imana icyo nacyo kiri mu bintu bifasha ati covid ko yabayeho wajyagahe nabaga ni connecta n'amateraniro cyane by'abantu basenga nabwo bikamfasha so umuzungu rero umva ukuntu byagenze njewe nabonaga nkomeje kujya muca inyuma agomeza muca inyuma sanga nasabye nabi nasabye umuntu ukuze umusore ara divorce ndavuga ngo noneho Mana reka nkubwire ariko iyo nama nayigiriwe ni ikintu umuntu nacumbikiye muri ya manex nakubwiye tugitangira ngo nacumbikiragamwe abantu bababaye abo bamenesheje bikuye mu ijambo rivuga ngo kwiyiriza ubusa ngo bisaba kwambika abakene no gucumbikira bamenesheje nubwo nabaga ndi umunyabyaha ariko basomaga ijambo nkaribika ndavuga ngo kankora ibyo rya jambo rivuga nubwo ndi umunyabyaha ntarakizwa neza uwo muntu arambira tujije nabaye mu masengesho y'iminsi 7 seke nyavuyemo mpita njyamana n'umu ex wanjye ati none ndangije ndagenda ndavanga Imana iranyica ati nambara ubusa ndambarara hasi nyibwiza ukuri ndikingirana mu cyumba ati nyibwira ibyananiye ati Imana buriya ni papa iyo yibwije ukuri n'uyiryarye ati burira kumva none ambwira iryo jambo ati ibikunaniye ubwira Imana vaga gusambana nkagenda nkaryama mu cyumba cy'amasengesho hari uri bwibaze ngo icyo cyumba cy'amasengesho cyari cyaravuye hehe ribuvugaho cyavuye nkaryama mu cyumba cy'amasengesho nabwira Imana noneho ndi ndaya noneho ubu ngubu kubera ko ntasambanira mu bana noneho ubu nagiye muri rogi ubu se abantu bambona muri rogi naranageze no muri Zayoni Imana ibi ni ibiki nkabwira ngo cya kiguryi cyawe yandaya ndi gicucu nkitukagura nkandikira Imana mfite agenda nandikagamo nti nunkura muri ubu buzima Mana numfasha noneho nkabinesha noneho ndumva byananiye kubivamo nkayibwira ibyananiye nkakora bya bindi wundi yambwiye nkifungirana nyine nkayibwiza ukuri nkarambarara noneho nza kwiga kubera uko yambwiye mbikuramo n'ibindi byinshi navuga ariko uhabwiza Imana ukuri Imana none reka nkubwire si abasore nirirwa ndi guhura nabo unaniye ejo nkamukatira ngafata undi kuko nabaga mfite amafaranga noneho abasore bandi nkabakubitanisha imitwe hari abashuti nagonganishije imitwe bari bagiye kurwana none umwazi umwe aravuga ngo shango ndabizi n'ifaranga rya Jize rushaka kuryanga ariko uzambona bona nubwo umukunda urumva tipa aravanga arashaka kunkubita ngo ko namuciye inyuma ndamubwira ngo wibeshe ndamukanga niyemera kandi yari bunankubite ariko nyine ko nari murusha amafaranga ndamukanga nanjye arahamuka aca bugufi aratangira kamenga down noneho ambwira neza ndamubwira mubwira icyo namujijije noneho ndavuga ngo aba bahungu babandi nkubitanishije imitwano bahuriye hano none reba urumva banagiye bajyaga muri vacances urumva abandi bamwe babaga bari muri annex ko nabaga nitahiye ninjoro nta kintu bamenyaga ariko noneho ndangije avuga ngo you know what ngiye kubwira Imana ngo saba abasore nirwa nirukamo ubundi wagukorera ko bambwiye ngo iyo bakubwije ukuri urumva uwagukorera si waza mu mugabo kiri muto noneho uyu muzungu kamu mutima wo kundeka akamfata nk'abandi bana nkuko arera bano bana umuzungu yarashaje pe agaru gusaza cyane ahubwo avuga ngo nyine numvaga ari umuntu ukuze nzabyara abana mbasigarane njye nyine noneho nindangiza nifuze kugira undi mugabo
kandi usanga ndi kurera abana numvaga ntabishaka nshaka kubyara n'umuntu ukiri muto tukarerana abana sibyo noneho mbwiza Imana kuri nyine aribwira ngo none ngiye kugukorera ari abasore b'abandi ngiye kubareka kuko hari n'abari abagore bari bagiye kuza kundega ku rusengero k'umuririmbyi wo muri korali yabatwaye abagabo wumva ko niyo Mana indengera ibireba icyo uzavamo ikabona n'umutima ufite buri hari ukuntu ushobora kubona umuntu ukamucira urubanza kumva Imana iri kumubona ati nubwo umucira urubanza aragera mu rugo akarira ejo abirimo none n'ejo ariko ejo bundi azabivamo noneho Imana yarebaga kuntu ndira nkayiririra kuko abagore mbere yuko bajya kuza kundega umugabo umwe niwe twari twajyanye muri rogi ndaza ndambarara mu cyumba cy'amasengesho ndirira Imana uri kumva noneho ndabibwira ngo kuko umugabo yari akiri umusore noneho babaga abana bafashe nabi njye nkabafata neza nkabihera keya rimwe urumva ko barazaga bakanandegera nanjye ubwanjye nanabizi yuko abagore babo twabaga tuziranye noneho njye nkabihera keya babafataga nabi mu buhe buryo kugira n'umugore udukurikiye kutamenya kwita ku mugabo mu buhe buryo nk'abo bagore wari uzi ni nk'ubuhe buryo uvuga ati ngubu yarabikoraga nanjye nkabona rwose ntitaye ku mugabo n'ibiki umwe cyane cyane niwe umugabo narinzi ati ngewe nshobora gutaha ngasanga icyumba uko nagisize ariko kiri nshobora gutaha ngasanga umwana ntiyoze umugore ntiyoze ariko si ibyo bintu nibyo akarara atoze numva ko ari ingeso y'umugabo abeshya ngewe ndataha narangiza nkisangiza ku meza yibereye muri filime na WhatsApp urumva nanjye ko nari umuntu uhagenda uri kumva bya bintu nanjye ndabibona na kwa kundi kutoga umva ukuntu nanjye naje kubibona twari dusohotse ngewe n'uwo mugore dusohotse tugiye ahantu kurya nyine umugabo yavuze turi mugenda ahangaha arangije ntiyoga arambara atoze impita nibuka bya bintu umugabo yavuze arambara atoze arangije aravuga ngo umwana ntago yamwogeje ngo nimfata abana b'iwanjye ngo umwana azamwogereze umwana namusasire umwana wanjye ajya mu cyumba cy'abandi gusasa icyumba cy'abandi ni nawe umwogereje umwana igihe ijoro riguye tugiye gusohoka mpita mbyibuka bya bindi wa mugabo yagiye ambwira urimo urumva then nawe yanamucaga inyuma reka nawe yanamucaga inyuma n'umugore yacaga inyuma umugabo ego noneho nubwo ari kumuca inyuma ariko ibyo ngibyo akabyuzuza ariko noneho njyewe umugabo akaza nkamwifatira neza mu gitondo nkabyuka nkamukorera breakfast kumva kora nyine narabanye n'abagabo benshi kumva urwo rugo ruracyahari ubu ngubu se oya rwaratandukanye ntabwo bari barasezeranye rwaratandukanye kubera naragiye mbana nimura n'abagabo benshi n'abakobwa bakanyigisha ukuntu umuntu afata abagabo afata abazungu abanyamahanga ati mufashe neza ejo aragenda akakwibuka akaba yanakuriza indege nyine bagenda banyigisha ariko ikintu cya keya cyo no kwita ku bantu nari ngisanga ngo no mu kabari aho nakoraga nitaga ku bakiriya akabari ngiye bahora bashaka ambasavingi bikumva then abo baguri nyine mbatwara abagabo gutyo bagiye kuza kundega ngo bacunge iteraniro risohotse babivuge Imana ibakoraho ntibazi urumva ukuntu bari bagiye kunshira ku karubanda ariko nukwa ko nari mfite amakosa ya Mana mbanyibwiye gutyo kunshaka ko umuzungu imufata umutima let me tell you Imana irumva irangije ndibuka twari turyamye arangije ati Giselle ati I am always worried about you ugiye nkugiraho ikibazo you still young I am older than you turacyari umwana njye ndashaje kukurusha rwose ndi mukuru cyane yego ati ataravuga ngo if ngo you are a Christian ngo if Jesus ngo in your church is on temple if they don't like nibyo nabyo nabivuze ku gicaniro if your church don't like to make sex we can stop and follow your Jesus mbitahura ko ambwiye ngo niba muri zone temple badakunda ko nje nawe tukora ibi ngibi kandi ukijijwe ngo komeza ukorere Jesus none ndavuga nimbyanga arareka kumfasha noneho ndangije navuga ngo no problem we can do it no problem noneho ndakomeza ndabikora ariko noneho mu nda hakomeza kurushaho kundya turabihagarika aravuga ngo ntabwo yakora ibyo ngiye ntakambabara ego arabireka abazungu bafite ukuntu bitereye niyo wavuga ngo urutoki ruri kukurya arakureka duta turabireka naho ngiye ngira ngo ni ikibazo cyo mu nda kumbe n'Imana yagira ngo imumenyereze yego mara igihe umwaka uranashira bitaba ko n'ubundi nazaga kumurira mvuye i Musanze ishyuze nkaza gake gakenya noneho undi mwaka nanone ushize aravuga ngo Giselle I am always worry about you you still young je nabibayemo no mu myaka yanjye 30 nabibayemo ariko you still young I am worry about you
I pray for you to get a good husband, not a stupid man but a good husband. Umugabo ufite ubwenge ngo utari stupid man. ngo ariko ngo komeza ukorere Jesus ngo azagushakira umugabo, azaguha umugabo ubwenge utari stupid man, ngo komeza umurerere bari abana. Urumva ijambo yambwiye, nahise nzamura Imana icyubahiro. Imana burya wumva gusenga uzi ko uyu muzungu ari byo byandi nararambaraga ku gicaniro mu rugo nkakubwiza ukuri byananiye, burya kuko wamukobwa ko ibyo yambwiye ari byo nacumbikiye marayika. Urumva ngira inama y'ukuntu umuntu abwiza Imana ukuri, ariko nkabihuza n'ukuntu iyo umubyeyi umubwije ukuri n'ubundi ahita agira gute anakubabara niyo bakoze ikosa. Nuko umuzungu yahise abimenyera. Ubu ngubu ari mu bansengera ngo nanjye mbone nongere nubake. Yego, ariko hari uwambaza ati se ntabwo bajya bakurambagiza? Kundambagiza of course bandambagiza, ariko igihe kitaragera n'ubundi wa wundi araza ntibikunde, ntibikunde. Yego, cyangwa se ngiye nkabona ibintu tudahuje cyane ya twese tungana gutya ariko tutarambagiza. Si byo se rata urambagiza umukobwa akubwira ati ufite iki ngo Imana ihereho, ugasanga ntacyo ufite. Kumva narebye ijuru disco bizaduhuza n'abatareba kuri ibyo ngibyo rata. Bizaduhuza n'abatareba kuri ibyo ngibyo. Ejye umukobwa akubaza ngo ufite iki, Imana izahereho. Barizaduze ndambuga ngo Mana njyewe umutungo wanjye nawushyize muri bariya bana kuva 2002 ndi kurera kugera 2024. Umutungo wanjye rebaho nawushyize. Nuhura n'umugabo nyamugabo, umugabo nyamugabo byo kumbaza ngo mfite iki. Umugabo nyamugabo ntabaza umugore cyane. Yigorata wapi rata Imana n'umugabo kubaza atyo rwose uzavuga ati konte yanjye iri mu ijuru inabiki nakoreye Imana. Uzavuga ati muye n'itungo rwose ridafite umurizo. Ati muye n'itungo rwose ariko ridafite umurizo w'inyuma. Rero harushobora kumva hari umuntu ugeze kumbwira ngo ariko ubwo ntubeshya ngo gutuvuga icyongereza kuri yanga ariko bavuga ngo ntacyo. Abantu kuri burane niyo mpuye n'umuntu ukivuga cyane ngira isoni nkakaba ubwo nkituriza kuko nigeze kugera kuri airport muri Kenya. Noneho ubu naravuze ngo Mana noneho amahirwe yo kongera kukiga. Ubu none nongera kuri indege nzayambwira umuntu ngo nanyuzurize. Ndibuka nigeze kugera kuri airport ya Kenya ambwira umuntu ndambwira ngo can you help me to write please. Umutipa arambwira ngo murembo kama wewe haujui kuandika. Ambwira yes I don't know how to write but help me. Then aramfasha aranyuzuriza. Mu ndege nabwo mbwira umuzungu twari twegeranye aranyuzuriza. Ndavuga ngo none Mana sinshaka kuzongera kugenda banyuzuriza. Icyo bumva mvuga ni cya kindi nabamenyeye mu gushakisha imibereho, nicyo numva mu rusengero bavuga nkakifata. Yego, abana ngo nyine ndakimenye. Ashize dusoza kino kiganiro twagiranye, isomo wakuye mu buzima waciyemo nirihe? Isomo nakuye mu buzima naciyemo isomo ribi yose, kote negative na kote positive byose bigereho. Ibyo nakuyemo kuko narafunzweho, nubwo nabivuze narafunzweho kwa Kabuga. Ufunzwe igihe kingana iki? Namaraga iminsi sinibuka iminsi ariko namaragamo iminsi, wenda icyumweru cyo nticyageze ariko namaragamo iminsi. Nafungiye kwa Kabuga mfunga inshuro 2. Ikindi ahubwo burangiye nanashima nkavuga ngo Mana kuba naranywerera urumogi muri buriya buzima nkarucuruza simvemo kuvuga ngo ukankuramo ntaragere bitararenga. Wacuruje no ku rumogi? Yego, ariko narucuruzaga nakaze ubona iki VIP narucuruzaga nyine abantu b'abazungu tuziranye, sibyo akatari kugenda nucuruza gutyo. Avuga ko barankuye muri ubwo buzima, sibyo nkabona ubundokoyemo amahoro nta ndwara nkuyemo, nkareba babandi navuze bagiye bapfa, abandi hari n'undi nimba yaravuye muri gereza simbizi yaramaze igihe kandi anarwariyemo, nkabona babandi bagiye batangwa nk'ibitambo, nkabona Imana undokoye ukandokora buriya buzima bw'ubusazi nari ndimo. Nti Mana ndagushima ubu ndi mu buzima butandukanye. Umuzungu si tukijyana ngo agire isoni zo kumpresenta kumva aravuga ngo anyita ndi umuvuga butumwa. Ego ndi Gisele yigo afite abana rera kumva no umuvuga butumwa, urumva ukuntu ampresenta ariko no mbere ho noneho byamase ni mu presenta kuri abazungu wenda habaga hari nk'ibirori bamutumiye nanjye agahita njyana ko yari mu presenta ku bazungu bagenzi be. Noneho abazungu tugakubitana ndi gushakisha abirinye, ariko ubu ngubu nubwo yampresenta nta kibazo kandi abana mpresence ugasanga tubaye inshuti. Genda mbabwiriza gake gakenya, mbagira inshuti ngagenda mbabwiriza gake gakenya. Ego, so rero ndashima Imana ko Imana yanyambuye za soni. Ndashima Imana ko abana batakitwa abana bo kuri yandaya. Ndashima Imana nabo bwo bajya babyivugira gushango kera ngo twabaga twitwa abana bo kundaya cyane cyane no nk'abari umuntu abanjye bo
bo ubu bashima Imana cyane. Murumuna wanjye ari ikintu ntavuze ukuntu nakijijwe. Urabona hari indirimbo yitwa ngo ya Richard yivuga ngo ndashaka kuba uwo wifuza mwami. Wenda nsimbutse igitero cya nyuma ngenda Richard wari waravuye i Burundi. Igitero cya nyuma cyo cyankoragaho cyane, ariko handi haravuga ngo ndashaka kuba uwo wifuza mwami, shimisha umutima wawe wera. Igitero cya nyuma kikavuga ngo mbwira icyo ushaka mwami, umpa imbaraga nyinshi, nesha ibingerageza, ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami. Nazicagaho aba DJ bari kuzikina, hagura amasede, ariko nkumva ni njyewe iri kubwira, urumva icyo gihe nari ntaraganya no gukizwa, nari ntaraza no muri Kigali, nkiri Karongi. Kumbe Imana ifite uwo izakura mu muryango akaba ari ubanza kuba igitambo cyo kubabazwa ndeni kugira ngo tumenye Imana. Urumva njyewe Imana yamvanye mu cyaro, ndaza nanjye mbavana mu cyaro, baraza bariga. Kuko iwacu ntabwo twigaga ngo turangize, hari karande yo kutiga ngo turangize, ariko Imana imumugisha, avuga ko ari umugisha, se n'umugisha niko nabivuga, ubwo nabanje kukura mu bibi, bariga bararangiza babona diplome. Nongera mvuga ngo Imana njyewe yamaye umugisha, mva mu cyaro ndabazana bariga, bararangiza batarigaga, ariko ibona ko uwo mugisha udahagije, iravuga ati hari undi rero nawe ngiye gukurayo, bazababazwa gutandukanye nk'uko wababajwe wowe. Araza murumuna wanjye ajya kwiga, baramuroga, kwiga biranga, ahinduranya ibigo byinshi, arangije ahura n'umuntu aramubwira ati ngwino tujye gusenga ahantu. Amutumira mu muryango wa Dani. Zone Tempo tugira imiryango, ibintu by'imiryango, uriya miryango amafamiye. Noneho yari umuryango wa Dani, uwo muryango uramutumira, aragenda ajya gusenga ku musozi ahantu bari bagiye gusengera, niho bari bateraniye. Noneho barangije baramutumira ngo azanaze mu rusengero, araza, ariko aba afite icyifuzo cy'uko afite mukuru we ugira neza, ufite umutima mwiza, wita ku mfubyi n'abapfakazi, ariko ikibazo ntagakijijwe. Umva ngiriraga umutwaro. Ndeni ubwo kwiga byari byaranze, yiyobokera gusenga, ariko akajya agenda avuga ngo ni hehe mpamanya n'umwuka w'Imana, kugira ngo yajya mu handi akumva naga ari guhamanya n'umwuka w'Imana. Ariko ageze atambutse aho Azafu yari ku rusengero, yumva Azafu iri kuririmba, iri kuramya, iramije, yumva ngo yinjiramo, ngo yumva aho hantu ni sawa, bya bindi by'abana nyine arinjira mu rusengero, ariko birangiye ntiyongera gusubirayo. Noneho haza guhura n'abazayoni rero sasa batuma yongera kuhagaruka. Umva inzira z'Imana. Arangije baramutumira, ariko akagomeza babwira ikibazo cy'icyifuzo afite, kuko bavuga ngo ni muvuga ibyifuzo tubasengere, abatanga amashimwe cyangwa abatanga ibyifuzo. Avuga icyifuzo afite, icyifuzo cyaje kuvamo igisubizo cyo kugira gute, kuzana wa muryango noneho guteranira mu rugo. Yabinsabye aciye bugufi kuko yari azi ko wenda ntabyemera. Ndabyemeye, sorry, mbyemeye, ndamubwira ngo sawa muzaze musenge, ariko ngiye muzandeke. Icyo gihe baza nari naraye mu kabari, nifite rwa mitsingi, bari barangishije kunywa rwa mitsingi, nifite rwa mitsingi rupfunduye, ko barambwiraga ngo usindo kongera ukisindurisha izindi mu gitondo, ngo nibwo utagira hangova. Yego, mfite urumitsingi rupfunduye iruhande yanjye, mfite n'izindi nzoga, nabaga mfite amarikeri, amave, amafuro muri frigo. Then ndangije arababwira ati ntabwo yabyuka, mumureke mwebwe dusenge gusa, kuko yabaganze. Barangije biramburira ibiganza ku gikuta cyaho ndyamye, barasenga, barambohoza. Ndavuga ngo Jose, nubwo udakorera Imana ariko ubaha abantu b'Imana. Yego narayitinyaga, nkatinya kuzabura ubugingo, nubwo nabaga muri ibyo. Iherezo ryanjye rizabiriye ko ubu Yesu aje nabona ubugingo, nubwo nabaga ndi muri ibyo ngibyo. Urumva ko nari narahize umuhigo, ariko sinkuhigura, ariko umva inzira ndi kuvuga, izo zose ni inzira Imana yanyuzemo kugira ngo wa muhigo wo kuyikorera uhiguke. Noneho ndangije sohoka muri salo, ndagenda ndiborosa, ngenda ndiheza hasi, nitera parfait kugira ngo mpumure, ndakenyera kesharupe n'akantu hejuru, ndagenda ndabasanga. Njye nari nzi ko bagiye kundeba guhera kwino bakageza ku mutwe, kuko ndi umunyabyaha. Mbona baransekera abamama, baransekera bamajije kunsekera, mbona banyeretse urukundo, byahise binyitractinga. Ndavuga burya barokore n'abana beza. Turicarana baravuga, baranyibwira ngo baranyishimiye, banyikundiye.
ndangije bantumira no mu giterane ngezeyo nsanga umuntu ari kuvuga ngo yibye banke ngo yibye muri banke bamukatira imyaka arangije amajije gukizwa akirizirizwa muri gereza ya myaka Imana irayigabanya. Ese burya ibyo bintu bibaho? Nuzi ko wa Yesu burya akora ibintu birenze n'ibyo dutekereza. Nanjye mpita numva ntanshatse gukurikira Yesu, ariko nyine nuko nguko urumva ko Imana yemeye ko muri umuna wanjye abigitambo cyo kugira ngo ababazwe kugira ngo tubone agakiza. Urugo rwose ruragenda rumenya Imana, dutangira kubabaza yoni barumuna bandi barakizwa, twese tujya muri korali tugashima Imana ko twese turi abakizwa, twese ko turi kuririmbana muri korali, tuzi hahandi twavutse dore twese none ubu turi hano, abo kwa runaka twavukiye ha turi gushima Imana. So rero nuko nguko ukuntu nakijijwe, kuko hari umuntu wari bwibaza ati se ko atavuze ukuntu, kandi bari buzabikubaza ko atavuze ukuntu yakijijwe. Nuko ukuntu nakijijwe, ubu ndashima Imana, ndi umukobwa ushima Imana, kandi iri gutegura n'ubundi buhamya nabwo nzajya nkomeza musharinge. Yego yego Jose. Yes. Nimba nta kindi watubwira, ndumva ikiganiro twagicumbikira ahangaha tukazongera kuganira undi butaha. Yego twishimiye kuganira nawe n'abadukurikiye rwose barangije kino kiganiro, twishimiye kubana nabo. Ariko hagati aho hari uwakenera kuvugana na Giselle ati bino bintu yavuyemo njye mbirimo nabuze imbaraga zibinkuramo. Yego sha namugira kuko nkunda kwitanga, nshobora kuba ntacyo mfite cyo kuvuga ngo ndamufasha kifatika cy'amafaranga, ariko amavi yanjye yemereye nk'ay'ihene. Amavi yanjye nagasa n'ukunsa yabaho umukara, napfukama nkamwingingira, ndabikunda kwingingira abantu, sengera abantu cyane. Nanjye icyifuzo disi. Yego iyo ndi ku rusengero ndapfukama nkanihira Imana kandi nkabikunda. Nyine amafaranga icyo ngicyo cyo ntabwo ndongera kugisubiramo. Yego na Eva wawe umudamu ntabwo hari hagera, ariko buriya uko byagenda kose bizajyana n'amafaranga. Ariko mana banjye uko namubonye kuri status unikeje nakamarayika wawe. Yego Imana ikomeze ikagukipingire. Oya ntago bizajyana n'amafaranga, ugenda upfukame usengera amafaranga, usenge Imana ima amafaranga. Yego sawa sawa igomeze inakwagure. Yego uve ubwiza ujya mu bundi. Yego Giselle urakoze cyane, waduha nimero yawe kugira ngo abazakwikenera baze kwibona byoroshye. Nimero yanjye ni 0781 78 742. Yego biba nayivuze neza, 0781 78 742. Yego iba kuri WhatsApp nayihamagara ikongera, mfite n'iyindi ariko iyo ngiyo nta kibazo, niyo ngiyo irahamagarwa nimba no kuri WhatsApp. Yego Giselle urakoze cyane, Imana ikugire neza iguhe umugabo. Nifuza ko nazakora ibukwe naratashye ubwawe. Ariko ndabyakiriye. Yego nanjye ndabashimiye ko mu mwanya kugira ngo mvugire Imana, kuko ubu hari abantu Imana irabohorera muri ubu butumwa kubwo kugira neza kwayo. Kadusenge kusoza. I think Mana turagushimye data wa twese mwiza, kuri umukozi w'umuhanga. Tugushimiye yuko uri mwiza kandi imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Ijambo ryawe Yobu 28:28 riravuga ngo kubaho iteka nibwo bwenge no kuva mu byaha niko kujijuka. Navugaga imirimo yawe itangaje y'ukuntu wamvanye mu byaha kwa mu bwenge ukampa no kujijuka. Nagushimiraga uburyo nari imbura mu maro, ariko ubu ngubu ukaba warangize umuntu w'umumaro. Nagushimiraga uburyo mwami nakoraga ibintu byiza ariko nkabikorera mu mwijima, ariko ubu wampaye kubikorera mu mucyo. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Hari mugenzi wanjye uri gukora ibintu byiza ariko akaba bikorera mu mwijima. Mwami Imana uwo nawe ndamusabiye kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo ndamusabiye kugira ngo umugirire neza, umwambike imbaraga, ngo rega byose tubishobozwa nawe Kristo duha imbaraga. Nukuri ndakwinginze kugira ngo ugirire neza buri wese bumvishe ugiye kumva ubu butumwa. Ugirire neza mwami wamfashije cameraman, ugirire neza umunyamakuru twafatikanyije Albert. Mwami Imana uhumugisha aha hantu batuhaye ikibanza kugira ngo tubashe gukora iki kiganiro. Mwami Imana uhumugisha igihugu cyacu, mu izina rya Yesu Kristo ukomeze kugihumugisha, kuko tubona aho twicara tukavuga hari abandi ubu ngo batabona ko bavugira ubu butumwa, ariko tubasha kubona
aho tuvugira ubutumwa, uha umugisha igihugu, uha umugisha umuyobozi mukuru w'igihugu, uha umugisha abamwungirije, uha umugisha abayobozi, abashumba badushumbye, uha umugisha batubwirije kugira ngo tube tugeze aha, icyubahiro kirushaho kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo. Icyo ncecekesheje ni amajwi y'ibicanege, nkubise hasi gukora kose k'umwanzi, nkubise hasi guhora k'umwanzi, nkubise hasi bitavuga Imana byose. Amaraso Yesu Kristo atwikira ubu buhamya, amaraso Yesu Kristo ariyo abugota, uruzitiro rw'amaraso ya Kristo ariyo abugota mu izina rya Yesu Kristo, bugeraho bukwiriye kugera. Urakoze nyagora ku ngoma. Amen. Amen. Turagushimiye, tugashimira abadukurikiye. Imana ibahire cyane, abadukurikiye bari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda. Igasana Imana agomeze rwose abahundagaza y'imigisha itagabanije. Murakoze. Hari umukobwa wambwiyeho buriya uzikira ndoze, uriya mukobwa wambwiyeho nuvuga se buriya yazagira ngo muvuze kuriya, nago arakantu nasobanuye, ntabwo umuntu wese ari akura amafaranga mu buraya kandi wanayavanamo, ariko nta mugisha iteka biriya biba ari ibya Satani n'ubundi bigera igihe akabyisubiza. Ariko ndabyemera ko n'umukobwa yahasoringa akagera kucyo agomba kugera, nuko bumva yuko nta mukobwa wakora ngo agire icyo yigeze. Iyo babonye umukobwa yiguriye imodoka, uko byagenda kose atuyayikuye mu Buraya, umukobwa wubatse inzu uko byagenda kose donc ibintu nk'ibyo. Ubu nanjye babonye ejo bundi nitwara imodoka nziza ati yasubiye inyuma ntihabikuye, kandi Imana nakore njye nakoze mbitse ahantu. Yego, Imana izagusubize rwose kuyo wabikije. Amen. Urakoze. Amen.